ese ntiwamubabarira atiriwe anagusaba imbabazi nk'umukozi w'Imana? Murakoze cyane. Ubundi Bibiliya iravuga ngo imbabazi z'Imana nizo zituma tudashiraho. Natangiye mwegera bwa mbere ntaranaza kugira ngo numve ko twavugana, mutumaho bwa kabiri. Ubundi abakristo dufite indangagaciro zituranga. Iyo umuntu yagukoshereje, ntabwo nakwifuza na rimwe na gato ko Scovia tutabana mu bwami bw'Imana. Oya, ibyo biragatsindwa n'Imana. Sinabyifuza na gato. Ntabwo mwifuriza ikintu kibi, kuko ndamutse mwifurije ikintu kibi, wenda navuze ubugingo, ariko burya ubugingo Slim Jesus. Mutumishi wa Mungu muraho. Muraho neza. Twishimiye kubana namwe. Murakoze. Hari umwe mu bakristo uyandikiye uri Canada, ari kumwe namwe, arambwiye ngo byari kuba byiza kugira ngo wumve ibi biganiro, niba hari icyo wabitangamo inama ukabikora. Urakoze cyane. So twishimiye kubana nashaka kugira ngo numve ko ari wowe. So reka nze noneho ikiganiro tugihindure muri ubu buryo. Za YouTube channel, ubwo tugize amahirwe tukaba turi kumwe n'umukozi w'Imana. Ndasaba, ndongera ndasaba mubwire za YouTube channel. Nubundi muraza ntunze benshi murabizi ko mwajana muze mwumve ukuri, hanyuma turaza kumva umukozi w'Imana agire icyo atubwira cyangwa agire icyo abwira abantu bumvisha ibi bintu, biraza kudufasha. Twaje ahangaha tuganira, dusanzwe tuganira ahangaha. Nitwa Godfather, niryo zina nkoresha, apana Godfather nk'Imana. Godfather azen papa muri batisimu nkuko byitwa, so niryo zina nkoresha as a stage name. So twaganiye kuri ibintu byateje induru, ariko turaganira, ndatekereza bateza amatwi urabyumva. Turifuza kugira ngo mu by'ukuri niba bishoboka ko babonye biri ngombwa ko hari icyo ugomba kuvuga, reka tuguhe umwanya. Ibi bintu ubishyireho umucyo, kuko biraza gufasha benshi. Nkwibutse ko ahangaha kuri iyi platform haraza, ntabwo ibyo uvugira ahangaha ntabwo biza kuguma gusa. Ama YouTube channel hafi ya yose uziyo mu gihugu ubu bamaze kuhagera, cyangwa bari hafi kuhagera, cyangwa baraza gufata iyi space bagiye kuyaploadinga. Niryo tandukaniro ry'ahangaha kuri space no kuri YouTube channel. Bivuze ngo ama YouTube yose n'ibinyamakuru ibyo uvugira aha cyangwa ibyo ugiye kutubwira baraza kubyaploadinga, ugiye kubwira u Rwanda rwose. So uraza gufata umwanya rero tukwakire. Ahangaha ntawe ushobora kugira ikosa ryo kubahuka, ntabwo bishoboka. Nta n'ushobora kugutera amagambo. Turagutega amatwi nk'umukozi w'Imana, no dufite abemeramana, tugutega amatwi nk'umukozi w'Imana, hanyuma udushyirire umucyo kuri iki kintu. Murakoze cyane. Murakoze mwese. Ndagushimiye nawe kandi Godfather umpaye uyu mwanya kugira ngo mbashe kugira icyo navuga kuri buri wese. Burya abafite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, ni nacyo biberaho, cyane cyane ibitekerezo byubaka, bitari ibitekerezo wenda bisenya cyangwa se byibanda mu kwinjira cyangwa kuataka ubuzima bw'umuntu ku giti cye. Kuko na mbere yuko mba umushumba ndi umunyarwanda, icya kabiri ndi umupapa wubatse, mfite urugo n'abana, icya gatatu ufite umuryango mugari ari wo muryango witwa w'iyobokamana, aho narobanuriwe kuba umushumba, bakabona ko bikwiye bakabimpera iyo nshingano. Kugira ngo buri muntu wese wenda avanweho urujijo rwo kudasobanukirwa icyo wenda ijambo ry'Imana rivuga. Ni nayo mpamvu burya n'umuntu iyo agiye gutanga n'ibitekerezo, abasha no kubanza kumva icyo umuntu yavuze, noneho agatanga igitekerezo ashingiye ku byo umuntu yavuze, atari byo yihimbiye cyangwa atari byo yizaniye. Burya ijambo ry'Imana iyo usomye igitabo cya mbere cya Samuel igice 16, aho ise wa Dawidi yamuhamagaye ava mu ntama, aramubwira ngo nta makuru y'abakuru bawe duherutse, rero ndashaka kugira ngo ubajyanire imitsima, ubajyanire n'ibyo banywa, hanyuma noneho nugaruka unzanira amakuru y'imvaho, umbwire uko bamerewe ndetse n'uko wabasanze ku rugamba.
Dawidi ajyayo yagarukanye inkuru noneho si y'abakuru be gusa ahubwo agarukana n'inkuru imuherekeje y'intsinzi babonye. Murabizi hari icyo nyakubahwa mukuru w'igihugu cyacu adutoza ku ibintu bitatu bigomba kuranga buri muntu wese munyarwanda kandi mu byiciro byose. Hari ibyerekeranye n'iyobokamana, hari ibyerekeranye na politike, hari ibigendanye n'umuco wacu, umuco nyarwanda. Ibyo byose ugomba kubikoraho kugira ngo noneho ugire za ndangagaciro zigomba kuba uhagazemo neza. Ariko nujya kunyita umujura utamfashe niba utumvise umuntu watase nibye, cyangwa se udashoboye no kuba wanabonye aho babariye ya mafaranga nkayashyira mu mufuka, uba umuhohoteye ku buryo bitaba bikwiriye. Ni nayo mpamvu nje hano mbisabwe kugira ngo wenda n'abavandimwe bari hano waba wemera cyangwa utemera ni uburenganzira bwawe, ariko burya nawe ubwawe ku giti cyawe hari umuco dutozwa. Cya mbere kutarangwa n'ibihuha, gukunda igihugu, gufashanya no kuremera abatishoboye. Nari mu karere ka Nyarugenge, nari ndi perezida ushinzwe kuremera abatishoboye. Ntabwo n'abandi umuyobozi wagiriwe icyizere mu karere ka Nyarugenge ushobora kuremera abantu batishoboye ngo kandi yewe nongere nsubire inyuma ngiye kwiba abatishoboye. Sinumva ko icyo kintu cyaba ari ikintu kizima, aho ngirirwa icyizere n'ubuyobozi nifatanyije nabwo kugira ngo dufashe n'abatishoboye, kububakira abantu bose tukagira icyo kibazo hamwe, tukakigira hamwe. Noneho nsubire inyuma kuri wa mukene kandi wa muntu uwo ndimo kuvugira, uwo ndimo kugirira ijwi kugira ngo tumufashe, nongere kandi nsubire inyuma ngiye kumwiba. Icyo kintu ntabwo wenda abantu benshi nk'icyo umuntu aba atabizi. Ni nayo mpamvu burya iyo uganiriye n'umuntu ubasha kumenya pozisiyo yiwe, ubasha kumenya imikorere yiwe, ubasha kumenya uko ameze mu buzima bwa buri munsi. Ni nabyo rero uwo batumye, hari uwo yatumye ndamwakira, agerageza kugira ibibazo ambaza, nanjye ngera aho ngaho ndamusobanurira. Rero cyaje kuntangaza, bimwe bya mbere nari namaze kubyakira, ibyo yamaze kuvuga mbere nari namaze kubyakira. Audio iyo bafatikanyije amutuma niyo yaje kongera kumbabaza kurushaho, yaje kumbabaza kurushaho, amuhamiriza inzu mfite Muhanga, amuhamiriza n'ibindi byose bigendanye n'ubuzima bwite bwanjye. Bimwe bya mbere nari narabiretse, burya nari narabiretse. Hari ibindi yabanje kuvuga mbere ndabyihorera, yemwe nabanje no gutera intambwe yewe nk'umushumba, ndanamwandikira ndamubwira ngo mubyeyi, ibi bintu se urimo kuvuga ko atari byiza, aranyihorera. Bivuga ngo ubwa mbere yarabibanje ntaraza no mu Rwanda, nari ndi Canada. Ndanamwandikira ndi Canada ndamubwira rwose mubyeyi, ntabwo biri ari byiza, ni byiza kumenya amakuru. Araceceka, aranyihorera. Ngeze mu Rwanda nabyo arongera kandi inshuro ya kabiri, ndabibona, barabinyohereza. Arongera kandi inshuro ya gatatu, aho ngaho hari abandi bayobozi nabigishijemo inama, ndanabibabwira, bampa icyemezo cy'icyo uko nkwiriye kubikora. Ubwa kane rero nibwo yatumye uwo munyamakuru n'amagambo akarishye cyane, akomeretsa, apana noneho ibintu wenda mushobora kuba mubivuga mutabizi. Yashize hariya telefone ikiganiro bagiranye, numva umutima umusatsi umvuye ku mutwe, nibaza niba hari ikindi kintu wenda gishobora kuba kigenderera. Ni nayo mpamvu umuntu najya kuvuga ikintu atanga opinion, ibitekerezo bye, kugenda mu mpande zombi ni byiza. Ni nayo mpamvu nagaragaje ikinyabupfura kuri we, ndavuga yego, cya mbere ndubaha ababyeyi
umubyeyi n'umutima w'urugo, umubyeyi n'usigasira umuco, umubyeyi n'utanga inama zikwiriye. Ngerageza n'abasi ntibikwiriye ko jyewe nakubahuka umubyeyi, ntago bikwiriye ko jyewe najya hariya ngo mvuguruza umubyeyi ijambo niri. Rero mu byo navuze ibintu bibiri, burya hari igihe twebwe authority dufite nk'abakozi b'Imana duhabwa n'inshingano zacu, twigishijwe kwihangana, ariko jye nateye intambwe ya mbere yo kumusanga ariko aransuzugura. Iyo ni intambwe ya mbere yewe nakoze, aranabizi wenyine ku giti cyiwe, ntiyabasha. Bisobanuye ko ndanamwihorera pe, iyo nabireka nta n'ikindi kibazo cyari kubaho, nta n'ikibazo rwose na kimwe cyari kubaho, kubera ko nubaha ibyo akora. Niba nubaha ibyo akora, nawe yakagombye kubaha ibyo abandi bakora, kandi twese buri wese arakora kugira ngo igihugu cyacu twese tukizamukire, tucyubake hamwe. Niyo ntego, nta kindi. Ariko niba koko akunda ibyo akora, ntakubahuke ibyo abandi bakora, kandi noneho yinjire mu buzima bwite bw'umuntu. Wenda yanavuga iby'urusengero nta kibazo, akavuga iby'urusengero, urusengero ni rusange, ariko apana kuvuga izina ryanjye n'ibyanjye n'ibindi byo ntunze n'ibyo natunze, cyangwa ibyo mfite n'ibyo nafite. Aho no kurengera kimwe nuko nari namaze kumusanga. Icyo kintu cyo ko namusanze wenda benshi ntabwo bari babizi, ngiye nabikoze nk'umukozi w'Imana. Ibyo nabanje gutera intambwe ya mbere, ndanabimubwira, aranyihorera, yanga no kugira icyo ansubiza, arasubira bwa kabiri, arasubira bwa gatatu, arasubira no kunumaho n'abandi bantu. Mbere y'ibyo mfite ibindi fakte y'ama message y'iterabwoba banyandikira ngo nudakora ibi, ngo umuntu anyandikira message arambwira ngo nudakora ibi ngibi, ngo abantu barimo gutegura uko bagusebya. So bisobanuye ngo muri societe yacu ibyo nabyo kandi hari ababishinzwe bari kubikurikirana, ibyo nta kibazo gihari. Bisobanuye ngo ntabwo turimo gushaka guha abantu ibintu bizima. Nuba ngo jyewe niba jyewe hari ukuntu mfite iryo zina, barankorera iyo atake kugira ngo haboneke ikigaragara cyose, n'undi wese avuge atabanje no kumenya uruhande uwo muntu aherereyemo. Numvise ngeze hano, nagiye numva ibitekerezo by'abantu batandukanye uko bagiye babivuga, buri muntu wese avuga uko abyumva cyane. Burya jyewe nyir'ubwite uramutse unambajije utagiye na kure, ukaza ukanyegera ukambaza ngo ibi bintu bikuvugwaho mbega nibyo, kuko niba ushaka gutanga ibintu bizima muri societe, ni ngombwa kugira ngo utange ibintu bizima bigomba kubaka abandi aho kugira ngo bisenye abandi. Urugero, niba yicaye hari akamvuga nabi nk'umushumba, ibi nadafitiye fact, ese wa mukristo nyobora, cyangwa se wa mukristo w'ahandi hantu, cyangwa se wa undi munyarwanda wundi ushobora kumva arimo gutanga ibyo bintu, yego niba mukunda arumva ko ibyo yavuga ari ukuri, yego niba mukurikira arumva ko ibyo avuga ari ukuri. Ese utankurikira jyewe uriya yamaje kumuneranyaho byagenda gute? Cyangwa se yamaze kumushiramo icyo kintu kitari cyo, bigenda gute? Ese n'undi muntu wari we wese ushobora kubona, nk'uko numvise umuntu hano undi yaje kumunyomoza, which is good. Ni byiza ko umuntu aba atanga amakuru nyayo. Hari umuntu umwe yavuze ikintu kigendanye ngo jugunya ubukene hano, akantu kavuga ngo ubukene bwawe hano, amaze kugakina inshuro nyinshi. Nubwo namweretse jyewe ubwanjye namuhaye video yuzuye y'ukuri, yanga kuyikora, yanga kubivuga ubwanjye. Navuze wenda mbere nari ndi Canada, ndamubwira ngo birashoboka ko ako kantu kamaze imyaka 8, birashoboka ko adafite ukuri kwabyo, reka mbimwohereze. Bavandimwe, ndabimwohereza kuri telefone yiwe, arabibona. Ndamwa rero, kubera ko wenda ushobora kuvuga ibintu bitari byo, dore ukuri kwabyo uko byarangiye nuko. Ndababwiza ukuri, nta kintu yabivuzeho, araceceka. Ndaza kugeza naho avuga ko nakoze igiterane mu Ruhango muri stade,
arataka, yicara imbere ya kamera aravuga ngo igiterane nakoze amafaranga yavuyemo nishyuye abantu amadeni yabo, ngo ayasigaye nyashyira mu mufuka ndigendera. Nibaza ukuntu yongeye kandi ndongera kandi ndamwohereza message ariko kuki ushaka buri munsi kuvuga ikintu kimeze gutya uyobya abantu? Ntiyansubiza, araceceka. Igiterane cya Ruhango nakoze ntareba umubare w'abantu bakijijwe, kuko niyo misiyo umuntu aba afite. Abavuye mu kunywa urumogi, abavuye mu kwiyahura, abavuye mu muhanda, indaya zavuye mu muhanda, uwo munsi zahindutse zigomba gutangira urugendo rushya. Urareba amafaranga kurusha imitima y'abantu, urareba amafaranga kurusha umuntu wazutse, urareba amafaranga kurusha umuntu wanezerewe, wabaye musha muri we. Yemwe ejo bundi nabivuze ndavuga koko nubwo imodoka n'abanyifite Range Rover, ese ko umutima w'umuntu ntukomeye kurusha imodoka y'imipira n'amabati cyangwa amazu? Se nimva ku isi hari ikintu nzajyana ko nta na kimwe nazanye, nta na kimwe nzatwara? Ikibazo naba mfite ni ikihe ku buryo uyu muvandimwe ashobora kuba arengera bene ako kageni? Kuki atareba imitima y'abantu? Kuki atareba ubugingo bw'abantu bashobora kuba banezerewe, bavuye habi binjiye heza, batangiye urugendo rushya? Amafaranga gusa niyo target, imodoka cyangwa ikindi niyo target? Ese mu muhamagaro mfite nabanza namenye umuhamagaro nahamagawe gute, natangiye urugendo ryari, natangiye umurimo hehe, byari bimeze gute, kugira ngo urebe ibintu bifatika unavuge imodoka agaciro kayo n'ibindi byose bikurikiye. Ese ntabwo uzi uburyo nayibonyemo, ntabwo uzi uburyo nayihawe, ntabwo uzi uburyo yangezeho, ariko kumva umuntu avuze ibyo ngibyo. Njye mbibona ko birengereye kuba ashobora gufata ikiganiro we n'undi muntu, noneho akavuga ngo ndagutumye genda urebe imitungo afite, genda urebe ibintu afite, akamwohereza. Mbona ko noneho ni ivogerwa rikomeye ku burenganzira bwanjye, bw'umuryango wanjye, ndetse no ku bw'itorero. Ijambo navuze niba ari umukristo, kuko nabanje kubaza umunyamakuru uyu niba ari umukristo ngo niwe, ndabivuga mu buryo bubiri. Niba atari umukristo, twese twari hanze, twarababariwe, twagiriye ubuntu n'Imana, twaramenye Kristo, twakomeje urugendo. Ariko nawe azamenya Imana, amenye Kristo, akomeze urugendo, bigende neza. Ariko niba mu rusengero rwe afite umushumba nkanjye, akaba afite umutambyi nkanjye, akaba ari umukristo koko, dufatikanije urugendo rujya mu ijuru, azasanga asaba imbabazi, kuko jye naramusanze arasuzugura. Ubwa kabiri ni ukuvuga ngo rero niba jye narasanze narateye intambwe nkamushaka we, kugira ngo icyo kintu kive mu nzira, icyo adafiteho urujijo akabyanga, akanyereka ko bidakwiriye, iyi ni inshuro igeze ku ya gatatu ibaye. Wenda ibyo mbicireho clear n'abantu bose bazabikurikirana. Nateye intambwe jyewe, icyo ngicyo nkivugiye hano, nawe arakizi n'umutima we, no muri telefone yarabifite. Ibyo ndabikoze nk'umukozi, kandi pe nabikoze mu ntambwe yo kugira ngo mwereke umucyo, ariko ntiyabishaka. Nge mbona ko wenda hari ukundi kuntu byagenze. Mu ncamake kugira ngo n'undi wese uri hano bimuviremo urujijo, amategeko ndayazi, nzi uburenganzira bw'umuntu, nzi n'ikijambo ry'Imana rivuga, nzi na mwene so yakosheje umusanga ukamenyesha ikosa rye, narabikoze. Matayo igice cya 18 umurongo wa 15 wa 16 n'uwa 17, umusanga ubwa mbere. Yewe hari n'umuntu namutumyeho, aramuzi, baravuganye, nakoze icyo Bibiliya ivuga inshuro ebyiri. Ya mbere naramusanze, inshuro ya kabiri namutumyeho umuntu, ariko ibyo ngibyo ntiyabivaho. Bisobanuye rero hari uburyo yari yarafashe icyo kintu kuri we,
ibyo nakoze nk'umutambyi nk'umushumba narabikoze. Ndavuga rero niba ari umukristo ukunda ubugingo bwe akaba azi ko tujyanana, kuko abantu bapfa mu bugingo cyangwa mu bakristo n'ibindi byose bava mu nzira y'agakiza kubera ibi rumors cyangwa se ibihuha ni benshi. Ariko niba jyewe nkosheje ukaza ukamenyesha ikosa ryanjye, nzagushimira, kandi ningushimira nzakosora iryo kosa nikomereza urugendo nawe, kandi Imana izabiguhembere kuko wankosoye. Ariko si byiza kuza kuvuga ikintu kitari cyo cyangwa se kuza kwica imitima y'abantu ko jyewe ndi mubi, unyangisha abantu, unyangishe rubanda, unyangishe abakristo, unyangishe abanyarwanda, unyangishe abandi bose. Umuturage wabeshwagaho n'ibihumbi 3 tukamuremera, bakamuha imyenda, bakamuha inkweto, bakamuha amasaha, bakabaha ibitenge, bakabaha, kugezaho birangiye mfata igiseke batuye icyo kubafasha ngishira mu biganza byabo. Hanyuma uyu munsi arakora, n'uyu munsi ni umucuruzi, amafaranga amaranye imyaka 8 n'uyu munsi aracyayaryaho, yafunguye business ye na n'uyu munsi aracyakora. Ni mwumve ikiza naba narakoze nakizira. Ni ku isi umuntu akora ikintu cyiza kigahinduka kuba ikintu kibi. Kwari umunyarwandakazi uzwi na leta yashaka, n'undi muntu wese yashaka ngo bamubaze ngo ese amafaranga yatuwe mu rusengero rurimo abantu ibihumbi bingahe, ayo mafaranga bishop yarakwambuye, yarayatwaye, cyangwa se ayo mafaranga ntabwo yakugezeho, cyangwa se ayo mafaranga yarayariye nka bya byasikama muvuga, yarayatwaye arayarya. So noneho ibyo ngibyo wa muturage agataka cyangwa bikanagera no ku badiyakoni ko jyewe namwambuye kuko mfite institution yubatse. Hari representation legale, hari vice representant legale, hari ba secrétaire général, hari ababitsi baba mu makonte y'itorero bashinzwe gusohora iby'imitungo y'itorero, nafitiye uburenganzira na gatoya. Ariko umuntu akaza kuvuga ngo mfata ibintu nkabishyira mu mufuka wanjye. Ese nk'abo bantu iyo bamwumvise avuga gutyo, nta hantu nahuriye nabyo, ntibabona ko ari atake zikomeye arimo kwataka jyewe? Noneho rero niba yumva ko ari umunyakuri, yansanga akambwira ngo naganiriye n'umukristo wawe, yambwiye ko watwaye amafaranga ya naya, wayajyanye, kandi nkamuha n'uburenganzira kuko afite ayo makuru, agende ajyane ikirego muri RIB. Uyu mukozi w'Imana amaturo aratangwa akayashira mu mufuka akagenda. Niyo mpamvu itorero ritubakwa, niyo mpamvu ibintu bipfuye gutya, niyo mpamvu nibi bitagenze gutya, kugira ngo nawe ashimwe ko abereye maso umukristo ari we munyarwanda n'ubunyamwuga bwe afite bushobora gufasha abantu. Noneho baze bashire hariya bavuge ngo nimurebe imitungo y'itorero yarayigwije, nimurebe ibikorwa by'itorero, aho kuba ku rusengero yahubatse inzu yiwe, kandi bibanza byari by'itorero, noneho yasigaye yashizemo inzu ye niyabamo, amafaranga batuye yaguzemo imodoka, noneho agatanga fakte zifatika ku buryo n'umuntu wese wabyumva uriya mushumba yari mubi. Amafaranga abantu batuye akayarya, amafaranga batanze mu rusengero akayatwara. Rwose aho yaba afite ukuri, kuko abereye ijisho umunyarwanda, abereye n'ijisho n'itorero muri rusange. Imana ikaba yamukoresha muri ubwo buryo kugira ngo ibintu bigende neza. Rero mbikoze muri ubu buryo mbwira abavandimwe bose bari hano, ntabwo jyewe navuze attention ko yabura ubugingo, nta nubwo nabimwifuriza kuko nzi ubugingo buhoraho icyo ari cyo. Niyo mpamvu navuze niba ari umukristo dusangiye urugendo, tukaba twese turi abakristo, akaba afite abashumba bameze nkanjye, azansange kuko jyewe naramusanze. Jyewe naramusanze inshuro mbere, namutumyeho n'umuntu inshuro ya kabiri, ariko biboneka ko afite wenda ikindi kintu mu mutima we jyewe ntazi, cyangwa se afite indi mission jyewe ntamenya. Ariko Uwiteka hari igihe bibaho ngombwa ko urujijo wenda cyangwa se icyo umuntu abibye cyangwa se icyo umuntu ashaka kubiba agisarure ku giti kiwe. Ariko jyewe mu mutima wanjye nzi neza ko ntacyo mpfa nawe, nta kibazo mfite na gatoya na busa. Ibyo nkora ndabikora neza, bifitiye fakte, bifitiye ahantu hose, aho nkorera hose, ibikorwa nkora ku bakristo bacu, ku bandi bantu,
sibyo nirata, ndarata Imana yampaye ubwo bushobozi bwo kugira ngo mbikore. Ndizera ko nagerageza gutanga umucyo kuri buri muntu wese hano, kuko nigiye nyirubwite, ahubwo niba hari umuntu wagira icyo ambaza, yagira icyo ashaka kumenya, yemerera ntabwo mbizi, ariko kushaka kumenya ukuri ambwire icyo ashaka kumenya ukuri, nkimusobanuriraho kugira ngo atange ibitekerezo wenda bitarabye. Murakoze. Urakoze cyane. Abantu benshi ntabwo ndibuze kuzamura abantu, ndabizi, biraza kumfasha comment mu ibibazo, ikibazo kita making sense ukirejeta, naho kuzamura abantu hano ntabwo nshaka kugira ngo nze kuzamura abantu habeho kuvuga atari byo gushakisha, ariko nyirubwite nkaba nabyivugiye. Urakoze cyane. Mbere yuko nakiri ibibazo, hanyuma reka tugaruke kuri iki kintu uze kumfasha, ntabwo ngiye kugusubiza inyuma, ariko kugira ngo dushyireho umucyo abantu batabashije kubona ikiganiro wakoranye na nimwe muri YouTube channel navuga zikiri hasi, iriya yari yagusanze aho ukorera, ku bantu batabashije kuyibona cyangwa ntabwo yabaye popular, abantu barahanga batabyumvishe, wadufasha ukatubwira iyi Redeemed Gospel Church uyobora, ese ni wowe co-founder, ni wowe wayiremye cyangwa yitubwire mu cyamake, imaze igihe kingana iki, ikorera mu Rwanda, kugira ngo abantu babashe kubyumva, biraza kuduha umucyo kuko byabaye intambara hano. Yego, jewe ndi missionnaire wa Redeemed Gospel Church. Redeemed Gospel Church yatangiye muri 1992, yemerwa mu mategeko y'u Rwanda n'ubuzima gatozi yahawe muri 1993. Nibwo Redeemed Gospel Church yatangiye mu Rwanda ku mugaragaro. Ntabwo habayeho amahirwe yuko abatangiye umurimo bitewe n'intambara yabaye muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, bamwe bahabuze ubuzima n'abakristo babyo, nuko byarangiye. Nukuvuga ngo Redeemed Gospel Church yahawe personalite cyangwa se yahawe uburenganzira nk'itorero mu gihugu cy'u Rwanda mu 1993, nibwo yatangiye. Ikaba ifite icyicaro gikuru muri Kenya. Uwatangiye Redeemed Gospel Church, visionary wa Redeemed Gospel Church ku isi yose, akaba ariwe Archbishop Dr. Arthur Kitonga, ari nawe waje mu Rwanda kunyimika guhabwa inshingano mfite ku itariki ya 30
z'ukwezi kwa gatandatu mu 2012 niwo munsi nahawe inshingano yo guhagarara Redeemed mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Oh my god, mwabyumvishe mwabantu mwe, mwabyumvishe bamwe mwafataga mukavuga ko ibyo avuga ari byo, ngira ngo muri kumva ukuri kwa nyako. So Jesus Christ. So reka mfate abantu babiri, reka mpere kuri kuba co-host umwe abazi ikibazo kimwe, reka mpere kuri Uwezo go ahead. Urakoze cyane vumisha Godfather. Ndabanza suze umutumirwa niba ari umutumirwa cyangwa urangije kuvuga, nimara mbaza ibibazo byanje wenda ndayibaza mu buryo pastor cyangwa se bishop Dr. Rugagi ko bibona. Hari mu imyaka 5 ishize hari video yawe igaragara ufite agaseke uri kubwira abantu ngo niba bari bakaburira ubukene bajugunye ubukene, yego, bakazana amafaranga mbese bajugunye ubukene, bakazana amafaranga bari kujugunya ubukene. Muri baki kuri iriya video uragira ngo duherezeho clarification kubera yuko njewe uyibona utarabaye muhariya cyangwa utari wewe, mfite right yanjye yo kuyikora interpretation bitewe nuko nanjye nayikora interpretation. So umuntu wasabye ko abantu bajugunye ubukene, umuntu abantu bajugunyeho ubukene, ese bari abantu barabujugunye ubukene bwararangiye, ubukene buracyahari? Secondly, hari ikindi kintu baza hano, nkawe ufite iyo title uhagarariye kanisa, nje na Pastor Kidongo uvuze wo muri Kenya, I think no mukikuyu ndamuzi. Ndashaka kukubaza nti waba wemera yuko mwebwe muri community y'abihaye Imana either mushobora kuba mwaracengewemo n'ibisambo cyangwa abasikama, mwebwe ubwanyu mukaba mwarananiwe guprotectinga territory yanyu ikaba yarinjiriwe? Nimba ubyemeranya nanjye ko yinjiriwe, njewe rero kuba mbi criticizinga, am I wrong? Cyangwa nimwe mwakinguye iyo vacuum yuko no tuza abantu bakabatera imijugujugu? Okay, ngaruka kuri iyi ngiyi ya Scovia. Ese Scovia afite right na opinion yo kuba yo gucriticizinga nk'umuntu cyangwa nk'umukozi w'Imana? Nimba bibayeho gutyo, akumva wenda yarenze gucriticizinga bisanzwe akagukorera cyo nakwita ayihohotera cyangwa character assassination, wenda mbivuge mu buryo bwiza, wemera amategeko y'u Rwanda arimo ijambo rivuga defamation mu buryo wakwiyambaza amategeko? Ndizera ko icyo kintu kimegendanye n'igiseke n'ubwo bukene bavuga naho ngaho. Iyo video irahari yose ivana urwo rujijo ku muntu wabonye kariya ka segonda umunota umwe n'amasegonda 32 cyangwa 38 wenyine ya judging uko yabyumva. Kandi ndizera ko tugeze ku isi y'ijijutsu uyu munsi. Nagwa ara ka video k'imyaka 5 n'aka video kamaze imyaka 8, iryo teraniro rimaze imyaka 7 kuko byari muri 2017. Bivuga ngo rero uko yagakase cyangwa uko yakagize ni inyungu z'umuntu kugira ngo abone abamukurikirana benshi, ariko ukuri adashaka kukumenya. Ni umukene wafashwaga, video irahari yuzuye igaragaza nyira amafaranga uko yajyanye, uko yabitse amafaranga, imyenda, telefoni, inkweto, byose barunda hamwe bakagenda bakicarana n'ibyabo kugeza aho baje gutahana amafaranga yabo. Icyo ni cyambere. Ya kabiri, imodoka ya Range Rover, umuntu wese ashobora guhabwa impano n'umuntu uwari we wese mu buzima bwe, kandi nta muntu waza ngo ahite aza atanga details za buri kintu cyose, ko buri muntu wese ashatse nawe ubwawe wavuga ngo wamesheje umugisha, icyo nashakaga narakibonye nanjye ndaguhesha umugisha. Ibyo ngibyo bibaho, tubibona kenshi, inshuro nyinshi cyane. Baduha ibintu ntabyo wasabye,
nta kintu na kimwe wasabye ku bandi baje gutoba cyangwa se kugira nabo umurimo w'Imana. Jye natangiriye mu cyaro, natangiriye umurimo w'Imana mu cyaro hatari amatara, ntabwo natangiriye mu matara muri Kigali, natangiriye mu Ruhango hataba amatara, hari banke populaire cyana generator yonyine nta matara aragera mu Ruhango. Bivuga ngo ubuzima bwo mu cyaro bw'umukene ndabuzi, ntabwo ari bwo umuntu anyigisha. Ubuzima bushonje, bujya gusenga n'igare, bujya gusenga wateze bisi utahi wawe mu rugo, wabuze n'itike y'igiceri cya 200, ubwo buzima ndabuzi. Ndi umukozi w'Imana, ndi pasiteri, ntaraba bishop cyangwa ntaraza mu mujyi wa Kigali. Ubwo buzima bushonje ndabuzi, ubuzima bwambara ubusa ndabuzi, ubuzima burara ku musozi ndabuzi. Iyi shusho umuntu wambonana uyu munsi siyo nari mfite kera. Ntago ari uko nari meze nza gutangira itorero muri Kigali, nta modoka nari mfite, nagenderaga ku igare, nagenderaga ku moto cyangwa nk'ubundi buzima bw'abandi bantu bose. Rero ni byiza kugira ngo wenda n'umuntu uri hano, ntago nahamagariwe imodoka nziza, nta nubwo nahamagariwe inzu nziza, nahamagariwe gukora umurimo w'Imana mu gihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye, kandi ngatangira kubusa kugeza aho Imana izamura umurimo wayo ukagera aho ugera. Icyo nicyo kintu wenda nabasha bariya rero bandi bashobora kuza bagatoba, ntago ari bya none. Usomye Yude igice cya mbere umurongo wa 4 avuga ngo dore hari bamwe binjiye muri mwebwe rwihishwa kandi binjiye baseseye. Abo binjiye baseseye rwihishwa bahozeho kera n'uyu munsi bariho, isi zarinda irangira, Imana gusa niyo uzavangura urukungu n'amasaka, amasaka yashire ku ruhande, urukungu narwo rushire ku ruhande rwawe. Ndumva nicyo nari gusubiza, murakoze. Okay, uwezo wabyumvishe. Kira kintu nshimye ko nta kintu kivuzeho kenshi cyane, kuko hari ikintu gitangaje ko umuntu ari umukozi w'Imana. Ntabwo ntekereza uwezo wowe imodoka yawe utwara nta muntu uza kukubaza aho wayiguye naho wayikuye naho wayiguze. Ko umuntu ari umukozi w'Imana ntabwo bivuze ko atakora business iruhande, ntabwo bivuze ko adafite ubundi buzima. Ibintu tugomba kubyumva. Ntabwo ko umuntu ari umukozi w'Imana bivuze ko ubuzima bundi buhagaze. Umuntu ashobora kuba umukozi w'Imana akagira izindi business akora, akaba afite n'ubundi buzima. Turi kumwe? Ni umukozi w'Imana ariko afite ubundi buzima abayemo, afite umuryango. Kuki mufata umukozi w'Imana mukamugira nk'imfungi ifungiwe mageragere, ukumva ko ibikozwe byose ni ibyagemuwe na gereza ibizi? Kuki mutumva ko umuntu ashobora kuba ari uwo mukozi w'Imana afite izindi business akora? Kumva ko ubuzima bwabo buhagaze bushingiye ku itorero gusa byose, kuva ku ikoti yambaye, kumva ko nta zindi business yakora. That's the big problem we have. Kuki wumva ko nta business zindi akora? Kuki mwumva ko umuntu ashobora kugira muri uwo murimo ari umutindinya kujya, nta kindi kintu ibyo abonye byose agomba kwivana muri abo bantu ayobora? Tujye kuri Apostle Mignone, mugiye muri business afite n'abantu afasha, amakuru avuga ko afasha benshi no kurusha n'amafaranga yakira. So rero icyo kibazo cyo kumva ngo akore statement y'ibyo atunze, wowe ibyo utunze turabizi, turashaka no kubimenya. So iki kintu ntekeza ko ari gitangaza, ntekeza ko birababaje pe. Nta muntu ufite, niyo mpamvu ngiye tunavuga kuri ibi bintu mbere yuko mfata undi muntu umubaza ikibazo, twumvikana ikintu kimwe. Ntabwo ngiye twaje kuvuga kuri iki kintu kuko ari umukozi w'Imana, no. Yibasiye ubuzima bw'umunyarwanda, aramuzonga, aramwinjirira. Nta hantu Scovia atandukanye nafata ku mavuta. Wibasiye imiryango. So niba bavuga ko aba public figure twibasira imiryango, ahanga ntibasiye umuryango w'umuntu, yaramwibasiye. That's why we are here. So reka dukomeze abe ikibazo kimwe tujye kwa Sanjaki. Umukozi w'Imana tuze kumurekura agiye kuruhuka. Ndashaka kubite tubangura, twihute. Fata ijambo abe ikibazo kimwe, ariko ntabwo nkeneye kwagira umuntu kurura, kandi ntabwo nshaka kwagira umuntu winjira muri vie privé ubaze ibibazo biri public. Humura. Yego. Bishop, turagushimira kuba waje muri iyi space. Twiniguye nanjye ubwanjye nari mfite uko nabyumvise ko nagufashe koko ntaho bitandukanye n'umuskama, ariko nahubutse space igitangira cyangwa se nkinjiramo, mvuga rwose ko nanjye ntakwemera, ariko nanjye umutima nama numva rankubise se kumuhakanye kandi abakozi b'Imana bakaba bakiriho. Numva ndigaye, ariko ndabyirengagiza, ndamanuka njya mu scrollinga mu YouTube ngira ngo mbanze numve
ibyo bundi scenario ihagaze ite. Rero naguye ku ka video ngira ngo ni minota nk'ibiri n'amasegonda 40 nagaye Godfather kanyuma kitwa ngira ngo ni Untold Story kuri Bishop Rugagi. Ayo mafaranga rero nabonye yuko byo ayatanzwe yose yeguriwe umukene. Nahise numvise rwose nigaye ariko ndavuga ndafite amahirwe yuko na rectifyinga ibyo nari navuze mbere. Rero rwose mbabarire kuba muri 90% by'ibyo nengaga ku mikorere yawe hariya rwose nahise nkwemera, ariko hari 10 risigaye cyangwa kugira ngo noneho tumenye ubundi kuki founder cyangwa se headquarter itabubakiye church mu myaka mwamaze, kandi muri 2012 na 2013 na 2014 wabonaga ko rwose iya Redeemed Gospel Church wabonaga ko ifite influence nziza. Cya gatatu nimva ni bibiri kuba batabubakiye church mukanafungirwa. Iriya modoka yavuzweho byinshi, ibyo nabyisishyari kuko iriya video rwose irakuvanaho ubusembwa bwo kuvuga ngo pay here your poverty. Ahubwo ndabaza ngo miliyoni 3 zo gukodesha ihema rya Kigali buri cyumweru, kuki mwafashe icyemezo cyo gukodesha gutyo? Murakoze. Ndagushimiye kandi nukuri kuba wabafashe umwanya uko ukabona na kariya video y'ukuri. Imana ishimwe ko wenda nundi wese ubikeneye wabimuha akabiri. Nicyo kizatuma tutabika inzangano n'inzika, ahubwo tugakundana tukanafashanya muri byose. Impamvu headquarter yaje hano nakuohereza na video wenyine yaje hano wa Bishop ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 2017 aza kugira ngo arebe aho umurimo ugeze ndetse nicyo dushobora gukora kugira ngo hubakwe. Bivuga ngo icyemezo cyo kubakwa bigendana nuko ubona icyerekezo vision, kubona land nini muri Kigali ni ikintu kiba kitoroshye, ni ngombwa gushaka kandi bigendanye nuko capacity y'abantu ushobora gushiramo hariya. Si church twari kubaka y'abantu 2000 cyangwa 3 kuko deja naho twari dufite capacity yari imaze kuba ntoya hariya mu mujyi. Bamfungiye ataruko biriya byose bakunda noise pollution n'ibindi byose twagendaga tubyuzuza kugira ngo bigende neza, ariko capacity y'umubare w'abantu babaga hariya ndani n'abahagaze hanze wabonaga ari benshi. Rero mu gihe bazaga byari kugira ngo turebe nihe, kuko n'igishushanyo twari dufite icyo gihe cyahise gihagara kuko cyari igishushanyo cy'abantu 2000. Turagihagarika igishushanyo cyo kubaka urusengero, turagihagarika kubera ko deja abicaye aho ngaho bararenze umubare w'icyo gishushanyo. Turavuga ngo noneho bazadukorere ikindi gishushanyo gishobora kwicaramo wenda abantu bageza ku 1015 cyangwa se 10,15 gutyo at least abariyo. Sasa kubona ahantu ubona land muri Kigali bibi kibazo. Tuza kubona land hariya Kicukiro hejuru Gahanga, tusanga nawe bifite ibibazo, ariko tuza kubona land zindi noneho aho tushobora kubaka urwo rusengero rw'icyerekezo. Dufite ahantu land hafi hectares zirenga 32. Birumva ko kuko dufite kuzubaka urusengero, aho tugomba kubaka amashuri, aho tugomba kubaka ahantu ikigo cya ICT. Bivuze zira details zose kugira ngo umenye iyo ufite vision cyangwa se ugejeje iyo vision ku bandi bakaza bakabireba, barushaho kwicara no kugira inama no kugufasha. Noneho icyemezo kikava headquarter tuvuga ngo noneho tujye aho kubaka turahafite, aho ibyo bikorwa byose byajya mvuze ubu turahafite, ntabwo ari aho dushakisha. Byari ikibazo cyo kuvuga ngo nihe, kuko ahantu hose twagiye dukora habaye hatoya. Twatangiye Kimisagara haba hatoya, kwa Mutwe haba kwa Padiri haba hatoya, kwa Mutwe haba hatoya, turimuka mu mujyi naho haba hatoya. Twimukiye muri Serena icyo wavugaga ntago byari ikibazo
cyo mu ihema kuko twateranaga rimwe natwe nibyo twashakaga ahantu tugomba kujya gukora. Noneho Hedikote iravuga ngo ni byiza kugira ngo aho kugira ngo ayo mafaranga yose agende, reka dushakishe uko igishushanyo cyaboneka, noneho hazubakwe noneho urusengero rugendanye n'icyerekezo, ahantu hari Hedikote izaba ihagarariye n'ahandi hose uzaba warafunguye ayo matorero. Murakoze. Niba twumvishe neza urusengero cyangwa itorero ryaguze ahantu hafite ubuso bwa hegitari 32. Dufite nuvuga ngo hamwe hari hegitari 3, ahandi hari hegitari 4, ahantu hatandukanye, ariko hose muri rusange dufite amahegitari arenze 32. None se kubaka kurenza uko nguko bavuga ni ukuhe? Kubaka ubaka ku butaka, hakaba haraguze ubutaka, kubaka bavuga ni ukuhe? So urakoze cyane kuri icyo kibazo. Hari ikindi wari wabajije abe atagushuje ntuzwe? Nuvuga ngo bakode, njyewe ndavuga ibyo numvise icyo gihe cya kera, nta makuru yacu bavuze yuko bakodeshaga 3 millions par semaine. Ese ibyo byari byo? Ntabwo ari byo, ibyo ntabwo ari byo. Sawa, urakoze cyane. Okay. Ikibazo kikindi abantu bakomeje kunyandikira Bishop, ni ikibazo cyo kuva mu Rwanda kwawe ujya muri Canada. Byaranditswe ariko n'uyu munsi cyakomeje kuba ikibazo, abantu bamaze kunyandikira barenga 20 muri DM. Bamwe bati yavuye mu Rwanda asumbirijwe ahigwa na leta bitewe n'uburiganya bwari bwabaye, ahungira muri Canada. Inkuru zandikwa, biravugwa muri Canada, bigera naho hano hari umusore araza kubivugaho. Turagira ngo umanze utumara amatsiko. Wagiye muri Canada uhunze, binavuga ko wasize itorero utanasezeye. Wari ugiye uhunze cyangwa wari ugiye mu zindi gahunda? Icyo ntabwo ari ukuri cyo kuvuga ngo nagiye mpunze, kuko mfite n'inzandiko zinyohereza gukora iyo mirimo nka missionnaire, nkuko nabivuzeho na kare. Igihe cyose umuntu ashaka kumenya ukuri ni nacyo cyiza. Navuye hano njya muri Kenya muri Hedikote, bamaze kunumiza barambwira ngo rero ndagenda, barambwira rero mu gihe hariya mu Rwanda hari ibyo turimo gutegura kugira ngo bihakorerwe, genda muri Amerika, urwandiko rwa Amerika, ndetse naho ngomba gutangira andi matorero mu Burayi. Byose birahari, izo nzandiko zari za 2018 zirahari, ndazifite, zishingweho na Archbishop nka founder wa Redeemed Gospel Church. Nuvuga ngo jewe noherezwa nanone abashobora kumbwira ngo haguruka uve hano ujye Australia, haguruka hano. Ibyo byose biterwa nuko Hedikote ivuze, hanyuma noneho nanjye nabo bareba umurimo uhari, kuko ntabwo bashobora kuhangamira wenda umurimo uri hano cyangwa igikorwa kiri hano. Ahubwo baravuga ngo mu gihe iki gikorwa kitari gukorwa hano, banza ugende ukore intervention hano, cyangwa ugende ukore na intervention hariya. So nagiye rero mu nzandiko ziri official zinyemerera kujya gutangira itorero mu Burayi, muri Amerika. Ngeze muri Amerika baravuga ngo noneho hariya twari twaratangiye muri Canada, is it possible kugira ngo naho ugende uhatangira iteraniro, hanyuma 2020 mu kwezi kwa kabiri cyangwa kwa gatatu ube wagarutse noneho mu Rwanda ukomeza ibikorwa. Nuko ndagenda maze kubihererwa uburenganzira na Hedikote, kuko nta na kimwe nshobora, ntaho na hamwe nshobora kujya gukora igikorwa icyo ari cyo cyose kigendanye n'umurimo w'Imana, ntashobora kugirira urwandiko runyemera kujya gukora iyo mirimo. Ngo kubera ko ntabwo ari jewe, ndavuga ngo si jewe founder, ari jewe founder nagenda aho ushaka hose, ariko aho najya hose nuko Hedikote inyemerera ikana providinga ibyo bintu byose bigomba kumerekeza muri urwo rugendo. Nagiye, ntabwo nagiye mpunze, yego impamvu babivuga wenda kubera ko byari muri iyo situation imeze gutyo, nta kibazo narifite icyo ari cyo cyose, nta kibazo n'umuntu n'umwe uwo ari we wese narifitanye nawe. Ibyo ari bihari twari bisangiye nk'abantu bose kuzuza ibisabwa mu nsengero, kandi ibyo ngibyo naranabivugaga ndi kubyigisha kuri televiziyo yacu. Ni ngombwa mwihangane, turimo gutegura ukuntu ibintu bizagenda neza, twubaka urusengero, dushakishe, turagenda tubona ibyangombwa byose kugira ngo noneho tuzatangire twubake. Ariko iyo Hedikote ivuze ngo genda hariya ugende ukore uyu murimo, noneho umare umunsi uyu n'ugaruke, mu gihe nategura kugaruka nibwo covid yahise yinjiramo, ibintu byose byatwatangiye bisa nkaho byimanutse.
biba ngombwa ko ndindira ko byongera bikazamuka hanyuma noneho mbisige neza. Nta gahunda nari mfite yo kugenda ngo ngiye gutura hariya kubera ko mfite abampagarariye kandi mfite abambwira ngo naho ngwino rero bya bikorwa by'iterambere twagombaga gukora mu Rwanda n'ibindi ngwino rero bihagarirwe kugira ngo bikorwe. Ntabwo nigeze vuga ngo ntabwo nahunga cyangwa se Rwanda ni igihugu cyanjye nkunda. Sinzi uburyo nabivuga kugira ngo buri muntu wese abyumve. Ari uguhunga. None se nahungaga iki? Nahungaga nde? Ninde wamanyandikiye urwandiko rutuma mpunga? Ninde wanterurije ku buryo mvuga ngo hari fagiti ni yatumye ngenda mpunga? Icyo ngicyo ntabwo ari cyo. Ndizera ko umuntu wari ufite ayo matsiko no ku gihe barabimbajije nkigaruka n'abandi bagiye bambaza ibyo urwo rujijo ruvaho, wenda n'abangaba wenda bari batarabibona cyangwa kubimenya. Yego, nubwo buryo nashaka kugira ngo mvaneho urwo rujijo wenda. Urakoze cyane. Sanjaki. Yes sir. Ndamuramutsa Bishop cyane. Urakoze cyane, ndakuramutsa. Yewe twabanaga Montreal. Njye ntuye Montreal muri Canada. Njye nagize amahirwe yo kubona nka kangahe. Nakubonye bwa mbere muri concert ya Alpha ibirangira, nari abantu bari Maria. Nongera nkubona muri concert ya Israel Mbonyi. Aho abingira ngo urabizi ko wari uhari. Yego. Ariko hari concert imwe yabaye kubera ayo matiku yaranga mu bantu, si umuhanzi wabivuze ngo ntuhabwe ijambo kubera urujijo abantu bari bagifite. Baravuga ati uyu muhanzi ni muhereza uyu mugabo ijambo, deja yabaye muri opposition cyangwa yagiye muri opposition y'u Rwanda akagenda kuri pulpit akabwiriza, umuntu ashobora kugiraho ingaruka. Ariko n'abantu bari muri komite, donc barabihagarika ko iby'Imana ikora tugiye kubona tubona ugiye mu Rwanda. Imana ishimwe ko watashye, biva ibyo abantu batekerezaga. Njye ikibazo cyanjye ni iki. Redeemed Church, hari za Redeemed Church nyinshi, hari iya Nigeria, hari iyo yanyu, hari Redeemed Church nyinshi nzi zifite ayo wavuze n'umuvizionnaire wayo n'uwayifunguye. Eske yaba Redeemed Church yaba ifite spokesperson, porte parole wayo nka Redeemed Church mu Rwanda ni Burundi? Kubera ko njye ni inquiétude njye mfite. Wowe nka Bishop, deja bishobora kuba abantu batangira kuvuga ngo Bishop ari guterana amagambo na Scovia. Nta buryo bundi bwabaho niba mwaba mufite porte parole cyangwa mutafite bamwamugira akaba ari uza gusubiza ibibazo by'abantu bibeshyaho cyangwa babatekerezaho? Icyo ni kimwe. Eske Redeemed Church mwebwe nk'abakozi b'Imana mwemera iyo umuntu yakoze defamation ko mwamujyana mu mategeko, cyangwa ijambo ry'Imana ntabwo ribemerera kuba mwamushyira mu mategeko umuntu iyo yinjiye mu buzima bwite muri personnel? Mu kurangiza, ikindi kintu, hari ibintu twe tuba hano twumvise ibintu byinshi. Hari umukristo wigeze kuguhereza gift. Niyo gift tubona bashyira hariya y'imodoka, cyangwa n'imodoka wari usanzwe ufite, iyo wari ufite hano warayishyize? Ko njye imodoka yawe narayibonye ndayizi hano. Njye kibazo. Urakoze cyane. Ndizera neza ko kuri icyo ngicyo, ku rujijo kuri Israel Mbonyi waje, naranavuze wenda ntabwo byari Ottawa, ntabwo ari Montreal, ariko Ottawa nafashe umwanya wo kugira icyo mvuga, cyangwa se bampaye umwanya muri Ottawa aho yakoreye concert, kuko nari mu bacoordinator bifashije kugira ngo ibyo bigende neza muri byose. Icyo kintu nacyo wenda reka nyivaneho urwo rujijo muri ubwo buryo.
wenda niba hari abandi bari bafite iyo nani nta kibazo cyari gihari. Ku byerekeranye n'umuvugizi Redeemed turamufite muri Kenya umuvugizi, ariko mu Rwanda ahangaha cyangwa se muri aka karere turamufite ubasha iyo atari ibintu byanjye bwite, ari iby'itorero bifite umuntu ugomba kubivugira. Ariko noneho kuri yewe ku giti ibintu bindeba ku giti cyanjye, nkaho bavuga ngo mfite umutungo uyu n'uyaha cyangwa mfite imodoka iyi, ibyo ni ibyanjye ku giti cyanjye, bisaba ko umuntu batumye musobanurira. Ariko ari iby'idini muri rusange bigendanye n'idini, turamufite umuvugizi w'ibigendanye n'idini ubasha kubivuga no kubisobanura, turamufite hano, ari hano i Kigali. Ariko ikintu kiri ku giti cyanjye, umuntu aza ni kimwe n'uwatera urugo rwanjye, ntago umuvugizi keretse mubwiye mu gihe ntabonetse niwe wavuga mu kimbo cyanjye. Ariko ari ibyanjye ku giti cyanjye, ndizera ko mbazwa igewe ku giti cyanjye, nkagira icyo nabivugaho, kuko ni gewe wabajijwe ko ari uri concerned n'icyo ngicyo. Icyo kindi cya nyuma kigendanye n'amategeko, yego amategeko, hari n'ababishinzwe bangiriye iyo nama, bari muri ibyo ngibyo birimo birakorwa, nabyo birimo birakorwa, kugira ngo hatagira n'abandi wenda bashobora kuza. Hari umunyamategeko ubishinzwe, kandi ndizera neza ko nawe azabigeza mu mwanya wabyo uko byakagombye. Ndizera, sinzi niba nishubije neza nk'uko mwabimbajije. murakoze gusubisha. Okay. Nganyira akantu gato. Okay, komeza nta kibazo. Okay, so reka dushimire Bishop. Hanyuma turaza no kujya ku musozo w'ibibazo, kuko ntekereza ko nta n'ubwanga ari muri interview by the way, nuko yarashatse kubishyiraho umucyo. Hano hari umuntu warubajije iki kibazo, ndashaka kugira ngo tukinyuremo, hanyuma noneho turaza kugusaba ugire icyo usaba, yaba itangazamakuru bashaka kubigira drama cyangwa bashaka kubigira intambara. Ngiye ku bwanjye ku giti cyanjye sinzi, uguraza kubitubwira. Nari navuze ko nari nasabye n'abantu bareke kubigira intambara. Ntabwo Bishop ari mu ntambara na Scovia, oya, nta nubwo ari guterana amagambo nawe, ntabwo ariko bimeze, abantu bitandukanye. Bishop habayeho kumwurira cyangwa kumwibasira, araza asaba guhagarika ibyo bintu cyangwa amusaba kureka ibyo bintu. Ntabwo ari mwihangana na Scovia, abantu babyumva uko. Hano ariko hari umuntu ukomeje kubaza ikibazo, arabajije ngo TV okay ndabona yazamutse. Wabaza icyo kibazo warabajije wa mugabo, kire kintu warabajije. Market fungura mic. Ikibazo kimwe, ndashimiye ko umushumba yaje kuvanaho urujijo. Ikintu cyitwa TV7 wakoreragaho, ko umaze kuva mu Rwanda nayo yahise igenda n'abanyamakuru bakakuvuga, ndetse hari n'umupasiteri, yari umupasiteri wawe witwa Pasiteri Shema. Ese Redeemed Church ni rugagi, ishingiye kuri rugagi cyangwa ni institution? Kuko abantu bari bazi Pasiteri Bishop Rugagi, ariko Redeemed Church nta muntu wari uzi ko ari institution ikomeye iri aho ngaho nini. Uze mudufashe guklarifiya ibyo bintu, gutandukanya rugagi n'iyo Redeemed Church. Ikindi bari bababwiye, iriya najyaga bakurikira online, werekana iriya modoka ya 777, niyo Sanja yakubajije ko niyo gift baguhaye cyangwa umukristo yaguhaye, cyangwa niyavuye mu bikorwa bya Redeemed Church? Murakoze. Mbaze kuri icyo mvaneho urujijo. Nta kintu kuva nahamagarwa nitwa umukozi w'Imana, ntabwo Redeemed Gospel Church irampemba umushahara. Icya kabiri, ntabwo irangurira icyo ari cyo cyose kigendanye n'icyo nagenderamo, ikinyabiziga cyangwa se ikintu cya facility ubuzima bwanjye. Nuvuga ngo nta mushahara Redeemed hano mu Rwanda impemba yo kuvuga ngo nakora ibyo, cyangwa se ikigendanye n'imodoka ari Redeemed Gospel Church yanguriye, oya. Nabivuze rero, iyo umuntu ashobora kuguha
ikintu runaka cyangwa se akaba yakwitangira ikintu runaka ku giti cyiwe, ni kimwe nawe n'umuntu yagukunda akaguha icyo yumva yakeneye kuguha, biba ari biri mu buzima personnel bw'umuntu bidaturutse ku kintu kiremerera abakristo. Kuko mu buzima bwanjye uramutse ugiriwe amahirwe yo gucukumbura ubuzima bwanjye, buri mukristo yabikubwira. Sinkunda kuremerera umuntu cyangwa se institution yanjye cyangwa se undi muntu ari wese, ndi institution nini cyane kandi nayijemo ifite nanjye ubwanjye ku ruhande ibikorwa byanjye bitari byo mu idini biri ku ruhande. Wenda bigeraho ngo bishatse ko umuntu avuga ubuzima bwe. Paulo yaravuze ngo mumenye ko nubwo mvuga ubutumwa ariko cyane mboha n'amahema, kandi ayo mahema mboha ajya mfasha rimwe na rimwe kugira icyo nimarira, kugira ngo ubutumwa bw'Imana budakozwa n'isoni n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ngerageza ikintu cyose cyatuma ntagaragara nabi kandi itorero rihari, cyangwa ntagaragaza itorero ryanjye nabi kandi hari uwundi mugisha Imana ishobora kuma uvuye iburyo cyangwa se ibumoso. Icyo nicyo nabasha kuvuga. Ikindi cya kabiri, TV7 irahari. Ndi no muri Canada, yakoraga kuri satellite twayifatiye satellite yo mu Bwongereza. Hano niho yari itaragira kuko studio zabaga ziri Edmonton no muri na Montreal. Twashize kuri satellite yo mu Bwongereza, broadcastinga kuri za Azam TV, ijya kuri za Kwese n'ahandi n'izindi televiziyo zo muri East and West Africa ibasha kugaragaraho. Duvango akarere kose ka East Africa n'ahandi. Aho TV7 itakoreraga wenda ni hano gusa muri territoire, ariko noneho aho TV7 irahari hano mu Rwanda, itegerejwe kuza ba broadcasted na hano, ariko gukora ko TV7 irakora. Murakoze, ndizera ko ngushubije niba nibuka ibyo wambaje. Hari akantu yarabajije ngo ukimara kugenda eglise cyangwa abakozi mwakonaga bisa nkaho byahagaze. Yego. Ariyo mpamvu ntekereza havuyeho nari umazi ko wagiye ukagenda eglise cyangwa itorero risenyutse. Ntabwo atanze n'urugero rw'umwe mwakoranaga wahise ubura. Arakoze cyane. I mean kubura mvuga nuko atakomeje gukora imirimo. Yego, arakoze cyane. Nubwo itorero ntabwo ryari riri mu nyubako fizike, ariko itorero ntabwo ryasenyutse kuko n'abantu turacyabafite n'uyu munsi. Bivuga ngo twari twarubatse icyo bita satellites z'abakristo, uko umuntu ashobora kubageraho ubagezaho ijambo ry'Imana. Nuvuga ngo nubwo ntari impari, ariko bari bafite encadrement n'uyu munsi, bari bafite uko bumva ijambo cyangwa se bakurikirana ijambo cyangwa se communique. Maze kuza ku tariki 31 z'ukwezi kwa munane, ntabwo nigeze njya kuri televiziyo ariyo yose cyangwa iki, ariko abakristo twarababwiye ahantu icyo giterane kizabera, turahura, benshi bose baraje, turahurira nari ya Kicukiro tariki 31 z'ukwezi kwa 12 dusoza umwaka, twinjira muri 2024. N'ubundi twongeye gukora igiterane n'abakristo bose baraje kandi dukora igiterane. Nivuga ngo encadrement y'abakristo yarakomeje, n'abashumba bakomeje gukora encadrement y'abakristo, aho atari bari ni mu nyubako gusa, ariko ibigaburira abakristo cyangwa se igukurikira abakristo, urwaye, ufite ibibazo runaka cyangwa indi, abari mu groupe atandukanye bagomba guhabwa amakomunike n'abantu aho batuye. Ibyo byarakomeje. Adresse physique nitari hari, ariko spirituel, morale n'iki byose byakomeje, nta na kimwe kigeze guhagara kugeza amagingo aya ngaya. Urakoze cyane Abe. Icyo kibazo cya nyuma, iki kibazo kimwe ndi hafi no gusoza haruhuka. Bishop, ndashaka gushimira kuba waje. Hari ibintu byinshi cyane rwose nyuma y'ibi ngibi, arabaho gufunga mudomo. Hanyuma hari wenda nka recommendation, ntabwo ari ikibazo, ariko turagira ngo dusabe nyine Scovia nk'umuntu wagerageje ku contacting inshuro nyinshi ntibikunde. Abantu benshi bamuvuzeho bitaraba protocolaire, kubera ko dufite umunyacyubahiro Bishop. Mbere habagaho nyine kwisanzura, abantu bakatakinga buri ruhande. Mugerageje gusobanura ibyanyu, ndetse ikimenyetso gikomeye nibutsa abantu ni
ari amafaranga yahawe uriya muntu utishoboye, nawe naboneka akanatanga testimony y'uko koko aricyo byamufashije, bizarushaho kugenda bikuraho urwo rujijo, kuko byari ibintu nyine yari deception kubona nyine abantu batanga amafaranga muri buryo. None icyo twifuza nuko iyo umunyamakuru atangaje inkuru y'igihuha cyangwa yo kwibasira RMC, n'urugaga rw'abanyamakuru, bateganya yuko umuntu ashobora kurectifyinga, gukosora ndetse no kwegera umuntu yari yavuze. So rero mu guca bugufi kose byaba byiza koko ukomeje ubwo buryo, iyo nzira yo kumushaka byaba na ngombwa mukamusangaho akorera, kuko hari igihe byahinduka uwahigwaga akaba ari we uhiga, cyangwa se na rubanda ruba rubibona. Numva ari aho ngaho nanjye nasoreza. Asante sana cyane kuba waje, kandi Imana igufashe. Urabona nyine ibyatambutse byabaye isomo, kandi nabonye abantu imbaga ingana kuriya ntabwo abantu bakwemera nta mpamvu. Ubwo rero imirimo myiza, murakoze. Ndabashimiye, murakoze cyane. Bishop wampa nakubaza akabazo ka nyuma kamwe gusa? Yego, murakoze Bishop. Patience yawe kuba wihanganye burije ndabizi. Ikibazo nibaza, hari ijambo bakomeje kunyandikira muri DM bavuga ngo kuba warakoresheje ijambo nk'umukozi w'Imana rivuga ngo Scovia natanyegera ngo asaba imbabazi ubugingo buhoraho ntabwo azabona. Ese imbabazi ziracyariho? Nk'umukozi w'Imana ntiwababarira ntukoresha aya magambo, cyangwa ukayadusobanurira twebwe tukamenya ngo ni iyihe mpamvu wakoresha aya magambo bikagaragara ko bisa nk'aho ari nk'uburakari? Ese ntibivuga ngo ntibukire ngo mutakirakariye bene so? Ese ntiwamubabarira atiriwe anagusaba imbabazi nk'umukozi w'Imana? Murakoze cyane. Ubundi Bibiliya iravuga ngo imbabazi z'Imana nizo zituma tudashiraho. Na hamwe niyo mpamvu natangiye mwegera bwa mbere ntaranaza kugira ngo numve ko twavugana, mutumaho bwa kabiri. Hari byinshi nashobora kuvuga aho ngaho, ariko ku kigendanye nuko namusabye niba ari umukristo. Ubundi abakristo dufite indangagaciro zituranga. Iyo umuntu yagukoshereje akaza akakwegera akakubwira ikosa wamukoreye cyangwa se wowe iryo wamukoreye, mugasana imbabazi, mugakomeza urugendo. Ya magambo nayakoze nk'umushumba cyangwa se nkayakora nk'umukozi w'Imana, umuntu wavogereye ubuzima cyangwa se imibereho yawe, ndetse n'itorero muri rusange, kuko ntabwo yansize jewe, n'itorero rya Kristo ryabayatake. No kuvuga ngo nabandu kubera ko ataravugana nanjye, ataranyegera ngo yumve uruhande rwanjye, amenye n'itorero Redeemed icyo ari cyo, amenye ni institution yihe, yatangiriye he, anagira amakuru ahagije, wenda byari kuba byiza kurushaho. Kuri jewe nta kibazo na kimwe rwose, naramwubashye no mu bantu, ndetse nkomeza no kugaragaza agaciro muha. Afite icyo amariye sosiyete, afite icyo amariye igihugu, afite icyo amariye umuryango. Ntabwo nakwifuza na rimwe na gato ko Scovia tutabana mu bwami bw'Imana. Oya, ibyo biragatsindwa n'Imana, sinabyifuza na gato. Ahubwo byanshimisha nyuma y'uru rugendo tukazana abana mu bwami bw'Imana, kuko ni ubwami bw'amahoro. Icyo nicyo nifuriza Scovia, tuzabane mu bwami bw'Imana, kuko nta rwango mufitiye, nta n'ikibazo na kimwe mufitiye. Wenda iyo tuza kuba twaraturanye cyangwa ari ikindi na wenda navuga ngo ndacyakomuta, ntabyo nzi, nta na kimwe. Ndamwifuriza ko twazarangiza neza urugendo, nawe mu gihe cyose azi ko afite uruhare rwaho aba yakoshereje undi, akaba yamwegera akasaba imbabazi muri iyo kote, ni byiza. Nifuza ko twazarangizana nawe neza urugendo, tukazabana nawe mu bwami bw'Imana nk'uko mbyifuriza buri muntu wese. Sinakwifuza na gatoya ko
Mutesi yabura ubugingo sinshobora no kubyifuza na gato. Niba hari n'umuntu bitekereza cyangwa niba hari n'umuntu ubigiraho ikindi kintu aribeshya cyane, ntabwo nifuza na gato keretse iyo ntaza kuvuga ngo natansanga hariya niho wenda ndi kuba namucireho iteka. Ariko kuvuga ngo gusanga umuntu ni ikintu kuza mukirekonsilia buri wese akamenya uruhare rwe, mugasaba n'imbabazi, mugakomeza urugendo. Ni nako jyewe mu ruhare rwanjye nk'umushumba jyewe nabivuzemo. Sinshobora kwifuriza umuntu kutabona ubugingo buhoraho, sinshobora kwifuriza umuntu ntago bishoboka. Ibyo byumvikane n'undi muntu wari we wese ushaka wenda kubizamukiramo cyangwa kubivugiramo mu bundi buryo yaba yibeshya cyane. Naravuze ngo niba dusangiye urugendo yansanga ibi bintu bikarangira, kuko ndabizi neza azi agaciro k'ubugingo buhoraho icyo ari cyo. Nk'uko nanjye uramutse umbwiye ngo wankoshereje, sinange jyenyine n'undi muntu wari wese umukozi, ko twese duharanira kuzagira ubugingo buhoraho. Nta wakwifuriza undi kutabona ijuru, nta numwe, yaba ari umugome umeze gutese. Ntabwo jyewe nshobora na rimwe na gatoya kutifuriza umuntu, ahubwo ndara ijoro vuga ngo Mana gabanya umubare w'abarimbuka hongereho umubare wakizwa. Ni ryo joro ndara, niyo masengesho mbamo. Ntabwo rero ari we nakwifuriza biragatsindwa n'Imana, ntabwo byashoboka. umuvugiyemo reka nzarangize point urabizi ko ihangane gato arangize wimuvugiramo reka nzarangize. navugaga ngo ndakumanura, ntabwo ihangane wivugira mu muntu ari kuvuga agiye kurangiza, uri ko hoste urahita umubaza. Ndamwifuriza ko Imana ifashije umutima we akabona uko uwo yatumye n'ibyababaje umutima wanjye akumva ko yanyegera, nanezezwa no kuba rwose turi umwe kandi nta n'ikibazo na kimwe kindi kirimo. Imirimo akora ndayubaha, nanjye imirimo nkora n'umuhamagaro wanjye awubahe, kandi awubahe nk'uko natwe twubahana buri munsi mu mishingano nyinshi zitandukanye no mu ndangagaciro duhabwa buri munsi mu gihugu cyacu. Murakoze. navugaga ngo niyo yaba atemera ubwo bugingo n'ijuru, ariko ibimenyetso bigaragara yuko hariho abakene bafashijwe, ni bimwemeza rwose yuko yagonda umutima akaba yashaka bishop bakanaganira, ndetse n'andi makuru atatangarije ahangaha akazamumenyesha. Ndumva ari ngibyo rwose abantu bajye bashaka byatuma abantu babana mu mahoro. Murakoze. Urakoze. Urumva ko ikibazo cyawe kibajije igihe cya nyacyo, ariko rugiye kumuca mu ijambo. Urakoze cyane. Bishop, mbere yuko nkurekura, ahangaha hari ikibazo cyabajijwe na Uwezo, ntabwo agisubije. Ndashaka kugira ngo gisubize kuko ni ibintu twibaza n'amaspesi dukora hano turabyibaza. Ndatangira urugero uko yabajije ngo ese nk'umukozi w'Imana ntimwaba mwarinjiriwe n'abiyitirira uwo murimo bakaba baragaragaje ishusho mbi, yemwe nk'abakozi b'Imana bikabananira gukontorora ibyo bintu aya masaha, bakaba bafata mu ishusho ya bariya abantu babinjiriye, mukaba mwarananiwe kubikontorora, n'ababafatira muri iyo shusho mukaba muri kuzira ibyo mwananiwe gukontorora cyangwa ibyo mwananiwe gushyira ku murongo. Kuko niba bigaragara ko hari abantu bakora amakosa bamaze kwitirira amazina yanyu aya masaha, akaba hari n'ibimenyetso bigaragara, icyo kibazo Uwezo yakikoresha ko ntabwo agisubije. Ariko nanjye reka nze nkikubaze kuko dufatiye urugero, turafatira urugero muri covid. Muri covid nagiye kubona ahantu ntuye ama eglise yarahagurutse, batangira no kujya batekera ku ma eglise bakagaburira abantu badafite ibyo kurya, cyangwa abakristo babo batishoboye badafite n'uburyo babona ibyo kurya, bakajya bane badelivaringira ibyo kurya ahantu ntuye. Niko nabibonye bigenda. Ariko twaje gutungurwa n'iwacu mu gihugu n'ahandi mu bihugu byo muri Afurika, abakristo baho cyangwa abayobozi b'amadini bo icyo bihutiye ni ugufungura Zoom no gushyiraho amanimero yo kwakiraho amaturo. Ibyo bintu bitandukanye byanaciye n'intege cyangwa byaciye abantu benshi intege ku buryo bwose ibi ni ibiki. Aba bantu ntibagira audite,
aba bantu amafaranga ayo maturo akora iki niba adashobora kukavaringa ibihe by'amatage nk'ibi, ibihe by'akaga nk'ibi ngibi? Niba iyi eglise idashobora kwita ku baturage yamine ku bayoboke babo mu gihe cy'amatage, badashobora kujya mu kazi bafungiye mu rugo, bari muri guma mu rugo, mu by'ukuri ibyo tuza kubisobanura gute? Ese ntimwaba mwarinjiriwe ariko mu gukontorora icyo kintu kikabananira? Ariyo mpamvu izi ngaruka ziza bakabafata mu ishusho y'abariya abantu baje bitirira ijambo ry'Imana kandi bakora ibihabanye n'ibyo ijambo ry'Imana risaba. Icyo kintu hakidusubiza. Murakoze kuba mumbajije icyo kibazo. Na Paulo yigeze abibwira urwandiko, mu rwandiko ntabwo ari urwandiko rwa Yuda, ni igice cya mbere, aravuga ngo dore bamwe binjiye muri mwebwe rwihishwa baseseye, binjiye baseseye rwihishwa, igice cya mbere umurongo wa 4, bivuga ngo rero ku isi yose ibyo ntabwo ari gusa ahangaha mu Rwanda. Ubundi umutima wa kibyeyi ni iki? Ni ukubanza kumenya nabo ngabo ushumbye uko bamerewe, uko biriwe, uko babayeho ubuzima bwayo. Kuko kuvuga ngo wabana n'umukristo urwaye imvunja, cyangwa se ubanye n'umukristo ubuze mitiwere, ubanye n'umukristo basohoye mu nzu hanze, ubanye n'umukristo umwana we yabuze minervare, kandi wowe ushoboye gukora ibyo ngibyo ngo bifashe bari abantu, ntabwo ubura umushumba wahamagawe n'Imana. Kuko ugomba kubanza kureba ba bandi bababaye na ba bandi uko bamerewe, ukamera nkabo, ugasa nabo, ukaba mu ruhande rwabo. Hari rero bamwe baje bari basampitiye wenda, cyangwa se baje badafite izo mbabazi cyangwa izo muwe, batarebera muri rusange. Kuko hari abandi baje bigana abandi, bigana uko imvugo wigisha, wigana uko wenda uhanura, bigana uko ukoreshwa n'Imana, nabo bagenda babyigana, bagenda banabyinjizamo mu bundi buryo butari bwo, ari ukushaka gusa ubwo bushobozi, ariko batazi, bashaka ibintu byo hejuru gusa. Urebye background zabo aho batangiriye umurimo ntahahari, ntibahari, rero ugasanga ni ikibazo. Ibyo ngibyo ugasanga ni ikibazo. Rero ni byiza kugira ngo Imana ifashe bariya abantu kugira umutima nka wa wundi wo muri Kristo Yesu, niko Bibiliya ivuga. Ahubwo icyari kuba cyiza kugira wenda nka kumenya ngo uyu, kuko bajya bavuga ngo abamubi agatukisha bose, uyu agenzurwe n'uriya, nagenzurwe n'uriya, agendererwe n'uriya, agendererwe n'uriya, agendererwe. Noneho hakabaho task yo kugendera abo bantu bameze gutyo, no kubabwira ngo uyu murongo cyangwa n'uriya ntabwo ari mwiza. Bikaba byanafasha, bikaba byanakubaka indangagaciro z'abantu. Kimwe n'ukuntu harimo n'abandi bivanze, ugasanga umuntu aho kugira ngo yigishe umuyoboke we ibintu byiza, akamwigisha kwanga igihugu, cyangwa akamwigisha kudakunda ubuyobozi, cyangwa akamwigisha amacakubiri, akagenda no kurwara ngo ntiyivuze, n'amata ntibayanywe, n'imboga ntibazirye. Ubwo ni ubuyobe bukomeye kandi bwagiye bugaragara muri bamwe bitiriwe amadini batukisha izina ry'Imana muri ubwo buryo. Ugasanga abo nabo barahari, ugasanga umuntu azanye imyumvire yo kwangisha ubuyobozi abaturage, azanye imyumvire yo kugira ngo ahanure ibintu byo guhahamura imitima y'abantu, biracitse, bimeze nabi. Ariko hari ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi ya 137, aravuga ngo Yerusalemu umurongo wa 5, ninkwibagirwa ururimi rwanjye ruzafatane n'igisenge cy'iminwa yanjye, kandi ninagukorera mu kuboko kwanjye kw'iburyo kuzibagirwe gukora. Ibyo niba umuntu ashobora gukunda igihugu cye bene ako kageni, ni gute umuntu ashobora kudakunda igihugu cye ngo yumve ko agomba kugikorera, agomba gufata abo bakristo aribo batura u Rwanda abatekererezeho ibyiza, agomba no kumva ko yabigisha umuco ndetse n'imyifatire ziranga abantu b'igihugu cyacu, ndetse no gutanga bwa butumwa bwuzuye bushobora kugira aho buvana umuntu naho bugeza umuntu. Ibyo rero nibyo bintu yego twese uyu munsi n'abandi bose bakoze Imana hirya no hino, kubera ko hari umusaruro, hari n'ibintu byinshi byagiye byivanga bitandukanye, n'abantu aho kugira ngo bahagarare mu murongo w'ijambo ry'Imana bakabitandukira bakabijyanamo mu bindi hirya no hino ku isi, ugasanga umuntu ari mu bintu bidafite no guhesha Imana icyubahiro. Ibyo rero nibyo bintu byagiye bisanga bitukisha twese,
kandi twese tukitwa ko bagomba gukurikira buri muntu wese barebe ko uyu muntu ibyo yigisha se yigisha abantu koko iyobokamana cyangwa hari ibindi bintu yigisha bitari iyobokamana cyangwa hari ibindi bintu akora bitari iyobokamana. Ugasanga nabyo nibyo kuko nicyo leta ibereyeho kugira ngo n'umubyeyi agomba kurebera abana bose muri rusange kugira ngo abagorore cyangwa se abashireho ibyo kwinjirirwa byo nibyo 100% byarabaye. Abwo ntihabeho abakuru kuko ahantu hose aba bakuru bava ngo rero mwebwe turabatumye ko ni mwebwe muzi wenda ibi muzi nibi ngaho mudufashe kugira ngo ibi bintu byongere bibe correction igihugu cyacu kigende mu muco kandi byubakike neza byo gutukisha no murimo w'Imana. Ibyo ndizera ko byakiza kandi bizanakiza byinshi. Hari na benshi tugenda tunagira inama mu bundi buryo butandukanye. Ndizera ko Imana izabidukorera. Murakoze. Urakoze cyane. Reka nongere nibutse baba YouTuber, ntabwo ahangaha umukozi w'Imana yari yaje gusubiza Scovia, ndabizi nizo matayito mugiye gukoresha. Ndacekinga YouTube channel zanyu mwese, uri buze gushyiraho tayito mbi y'ibikabyo, ndamumerera nabi. YouTube yawe ndayimanura, YouTube channel yawe ndayimanura. Mugende mukoreshe tayito imeze nk'uko nguko hano hejuru imeze. Yashatse gushyira umucyo ku bimaze iminsi bivugwa cyangwa kubivugwa, ariko mu buryo bwo kugira ngo abatabizi basobanukirwe ukuri. Ntabwo yaje hano kugira ngo atere umuntu amagambo cyangwa asubize mu bundi buryo. Izo tayito zanyu ndabasabye ntagire umuntu uzikoresha. Urabikoresha ngacekinga, ndakubwiza ukuri ko mfite capacity yo kumanura YouTube channel yawe nkayikuraho. Dore mwigize dore ndabareba wowe Rwanda update, s'il te plaît muze ukoresha tayito zima zifatika. Niko bimeze uwezo barakabya. So tugaruke ku kibazo cya Mutesi cyo tunasuza ntegeza ko ikibazo cya nyuma. Ahangaha ngiye kubaza buretse gato yendaza kuko ako kanya kuko tugiye asigaje iminota 5 kugira ngo turasa no gusaba ravanga anadusabiye umugisha reka ariko mwagiye mureka. Hano harimo abemera Imana. Hanyuma reka nze nsabe aba Kristo muri maha mu following iyi account y'umukozi w'Imana, mu following avanga afitemo mu mugire abyibo nk'abandi jana. Mu following iyi account murona ko account iri official, mu following account y'umukozi w'Imana. Hanyuma noneho reka ngaruke kuri aka kantu gato. Tugaruke reka nigire mu iyobokamana, reka mve kuko ni tuza kuva kuri Mutesi Scovia ibyo yakoze. Niba yakoze ibigize icyaha, tekereza ko uri umuturage, uri umuturarwanda, wagenda hari ubundi buryo byarangira. Ntabwo ari hejuru y'amategeko yabiryozwa cyangwa gasaba gukiriyaringa biriya, kandi niba afite umutima nama ntekereza ko ari buze kubikora. Ariko tugarukire no mu iyobokamana nk'ukuntu wabishimangiye ukavuga ngo niba ari umukristo, tugaruke muri biriya. Bishop nk'umukozi w'Imana wasizwe amavuta, ufite imbaraga, ndavuga nk'umukristo, tuzi ko nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, mwahawe imbaraga, mufite imbaraga, mufite ububasha. Ijambo wakwaturira ku muntu si nk'iryo simple individu cyangwa undi muntu uri hariya ashobora gukora, kuko twaje gusanga ngo bihambiriwe mu isi no mu ijuru babihambiriwe. Ariyo mpamvu ubona abantu bavuze ngo ntibishoboka ni gute yakoresheje amagambo aremereye yo kumvuga ko atazabona ubugingo. Reka tugaruke gatoya ahangaha. Ntabwo byaba biteye ubwoba uramutse ukoresheje ububasha ufite ukaturiraho Scovia amagambo ashobora kumushyira mu kaga, kuko amagambo y'abakozi b'Imana baremereye ku babyizera. Niki wahumuriza kubemera Imana hano cyangwa ku bakristo ku magambo akakaye yakoreshwa cyangwa ku buryo wasubiza ukoresheje imbaraga ziri spirituel z'umwuka mu gusubiza uyu mubyeyi? Abakunzi be ariko n'abemera Imana wabahumuriza gute? Ntabwo waba uri buze gukoresha mu buryo bw'umwuka ugakoresha ukamwaturiraho imbaraga zishobora kumushyira mu kaga. Waduhereza ihumure rimeze gute? Uraza kumubabarira cyangwa ashobora kudiringa n'imbaraga zikomeye bitewe n'uko umukozi w'Imana musengera? Ibyo Elisha yakoreye ba basore. Urakoze cyane. Yego, murakoze kumbaza icyo kibazo. Ntabwo mwifuriza ikintu kibi, kuko ndamutse mwifurije ikintu kibi wenda navuze ubugingo, ariko burya ubugingo mu gihe cyose umuntu agihumeka ni umukandida w'ibyiza. Burya igihe cyose umuntu agihumeka ni umukandida w'ibyiza, ashobora kubona ibyiza cyangwa se kimwe n'umutima nama we umubwira ngo nararengereye
nageze ahantu nataka koko uyu muntu w'Imana cyangwa se n'uyu mupapa w'abana, reka mbanze ndeke ndabivuga mu buryo bubiri. Natemera ko ndi umuntu w'Imana ariko namenye ko wenda ndi umubyeyi wubatse ufite abana bakurikira nabo bakuru bari muri kaminuza, bakurikira ibintu byose bishobora kubera muri za social media n'ahandi. Ndabivuga muri ubwo buryo bwa mbere, kuvuga nk'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana wese, Ananiya na Safira babeshye Petero, bamubeshye. Ananiya yaguye aho na Safira nawe yaguye aho. Ngo ibirenge bijyanye umugabo wawe nawe biraje bikujyane. Bivuga ngo authority bari bahawe ari ikintu kimwe abantu batajya basobanukirwa. Paulo yabwiye Timoteyo ngo ntukirengagize impano ikuriho umunsi warambikwagaho ibiganza n'abakuru. Niba abakuru baje gukurambikaho ibiganza bavuye hirya no hino bakaza, nuko hari ubushobozi bundi bwo kurobanirwa mu gukora umurimo w'Imana. Bisobanuye ngo umurimo w'Imana ujye kuwukora, yego tucishwa bugufi mu makuba, mu byago no mu bintu byose, ariko hari aho bigera umutima wawe. Mose kugira ngo avuge ngo ubu butaka nibutasama kuri wowe Kora, Datani na Abiramu nabo muri kumwe, uyu munsi muramenya ko ntahamagawe n'Imana. Ubutaka burasama bubamira ari bunguri. Ibyo si byo nshatse kuvuga kuri icyo gihe cya Mose, cyangwa se no mu gihe cya Yesu kuri Ananiya na Safira, cyangwa se no mu gihe cya ba Paulo. Umuntu yavuga ingero nyinshi zitandukanye ku batutse Paulo, banga ko avuga ubutumwa. Uriya mugabo wahagaze imbere aravuga ngo ntimwumvire uyu nguyu ni umubeshyi. Paulo aravuga ngo Imana iguhane ntukongere kureba umucyo ukundi, uwo mwanya igicu kiramutwikira. Ntabwo ari byo ngamije, oya. Icyo ngamije ni kimwe no kuvuga ngo yego amagambo umukozi w'Imana ashobora kuvuga wayasuzugura uyu munsi, cyangwa se ushobora kutayaha agaciro uyu munsi, ariko hirya y'ejo no hirya y'ejo buri muntu wese azamenya ngo yaba ariho cyangwa atariho, buri wese azamenya ko aya magambo ari uwayavuze. Burya umutima uvuga ikintu cyangwa se ukomeje ikintu, umuntu wese agomba kubyitondera. Umukozi w'Imana ashobora kuba aciye bugufi, ashobora kuba atavuga, ashobora kuba atagusubiza, ashobora kuba wamugira agati kose ushoboka kumugira, kuko niko bimeze n'umuhamagaro. Ariko hari aho bigera atari ukwihangana no gukubitwa ibiboko n'ibindi, ariko hari aho bigera kubw'ubutumwa bwiza, kubw'ishyaka ry'ubutumwa bwiza. Hari aho turenganywa n'ibyacu bashobora kubitwaka tukemera, ariko kubw'ishyaka ry'ubutumwa bwiza, ku muntu ushaka gukerensa ubutumwa bwiza ashobora gukoresha authority iyo ari yo yose kubwo kurengera ubutumwa bwiza yahawe, kugira ngo n'undi muntu wese aza biboneremo urugero rwo kudakinisha umurimo. Jewe uramutse unutse ku giti cyanjye nta kibazo, uramutse usuzuguye ntacyo, habe na gato, nta na kimwe. Ariko kuvuga itorero rya Kristo ukarisuzugura iryo mbere y'umushumba, ngo uriya n'umushumba ki, ukabivuga imbere y'abantu ngo uriya n'umushumba ki, icyo nicyo nakwerekera ko icyo naherewe ku umushumba icyo ari cyo. Ko kuvuga ngo jewe ku giti cyanjye nta kibazo, ariko kuvuga ngo uri umushumba ki, no kuvuga ngo utesheje agaciro Archbishop waje kunsukaho amavuta muri iki gihugu, utesheje agaciro abaposto bavuye muri Norway, bavuye muri hirya no hino, baje muri iki gihugu, baje ku mugaragaro kwimika umuntu warobanuwe gukorera Imana. Nguriya n'umushumba ki. Abantu bazi ko nkwiriye kuba umushumba baraje, n'inzego z'igihugu zirabizi ko naherewe iyo nshingano yo kuba umushumba, ariko uriya akavuga ngo uriya n'umushumba ki. Okay, noneho rero niba uko ndi umushumba ki narabiherewe, ubwo bubasha n'Imana nabo yasize, ibyo byombi biri kuri yewe, sinzi niba kuko icyo yavuze akizi, sinzi niba icyo iryo jambo kuvuga ngo jewe ndi umushumba ki niba yarabivuze yabitekerejeho, ariko mu by'ukuri niba atigeze asobanukirwa icyo yavuze icyo ari cyo, ngo ateshe agaciro abantu b'Imana bageze muri iki gihugu, baje kwimika uwarobanuwe ku mugaragaro, nguriya n'umushumba ki, ndizera neza ko iryo jambo yazarikorekta neza, cyangwa se yazarisubiramo neza. Ijambo navuze ngo niba ari umukristo yansanga agasaba imbabazi, ibyo kirasanzwe, ni Bibiliya, yatera intambwe akansanga
akaba azi icyo yakoze kitari cyiza cyababaje umutima wanjye akagisabira imbabazi, icyo ni ikintu gisanzwe. Naho ubugingo ndamwifuriza kuzagira ubugingo, ndamwifuriza kuzabona n'Imana. Naho usibye na mbere y'ubugingo ntabwo namwifuriza kubona na gato. Hari n'ikindi burya udashobora kuvuga, ariko ndamwifuriza amahoro y'Imana, ndamwifuriza icyo yumva ko ashobora kunyifuriza. Nigeze kuvuga ikintu kimwe, umufilozofe yigeze kwandika aravuga ngo icyo unyifuriza ngo Imana izagukubire 7. Bisobanuye ngo niba unyifuriza gupfa, ubwo rero wowe urapfa 7. Niba unyifuriza gukena, urabanza ukene 7. Niba unyifuriza kubaho nabi, ubwo uzabaho nabi 7, kuko icyo nyifuriza Imana igukubire 7. Bivuga ngo rero niba mwifuriza mwese ko muri hano mbifuriza ibyiza, nuko nanjye ibyo byiza mbishaka, kandi ibyo mwifuriza akaba ari nawe bizakubaho. Nicyo nasorezaho, kandi bashimire ibyifuzo mwatanze mwese kuri iyi space. Imana ibahe umugisha. Wow, thank you so much. Uwezo ndabizi ugiye koze Uwezo amasegonda 30 kugira ngo turi kuri Mushumba. Okay, reka baze nongere nshimire Bishop, Imari Apostle Bishop. Yeah. Rwose ndagira ngo namwe njewe kuba uri hano ntabwo ndi kukubaza nkawe, ndakubaza ngufashe nk'umuntu uhagarariye abihaye Imana cyangwa se abantu bava mu muryango w'abihaye Imana wa Gikristo, cyangwa uriya wanyu w'abayobozi b'amatorero. Reka nkoresha umurongo w'amatorero. Nabasaba ngo kimwe ndagira n'ubusabe ko namwe mwajya mugenda mukigira inama, mukicara mukikoresha inama ubwanyu mwenyine, mukisuzuma mukareba yuko mbese inzira murimo mwese nabo uhura nabo ko ariyo. Ikindi Bishop, nje nenga kandi ndanenga cyane, hari insengero nyinshi twagiye tubamo, twese twakuriye mu nsengero, ariko aho twagiye tugera mu bindi bihugu twagiye tumenya wenda nabo bigezemo ko imitandukanirize y'amatorero ukuntu akora n'abayobozi ukuntu bikomeza n'abicisha bugufiye. Ugasanga nko mu nsengero akenshi nawe ugenda usura igiseke cy'amaturo ni kinini, igiseke c'icumi ni kinini, igiseke c'abakene n'agaseke ni umutemeri w'inkongoro. Wareba abakene bari mu makanisa yanyu nibo gusa, abakene bari hanze mu midugudu n'ibiki nibo gusa, ariko ugasanga agaseke k'amaturo y'abakene ni umutemeri w'inkongoro. Aho hantu muzagende rwose mujye muhareba. Ikindi mvuga, ugasanga hari abandi bamwe muri mwebwe, ndakubaza nk'umuntu twagize amahirwe kuba userukiye abandi batashoboye kuba hano, bitwara nk'aho batwara Imana ibitabo. Ikindi kandi bagasa nk'aho hari uwo bapfiriye ku musaraba, babambwe nabo hari umuntu bacunguje amaraso yabo. Bongeye kurengera, ntabwo nza kukwemerera, ntabwo aje gucira abakozi b'Imana urubanza. Thank you so much, nakumaniye wihangane, I do respect you, ariko uri kwerekeraho ntashaka kujya. Ntabwo hano aje ahagarariye, ntabwo hano yaje kuvugira. Uzaje kumva ibiganiro byakozwe ejo bundi, ariko urimo kujyaho ntashaka kujya. Ntabwo ariko bimeze. Sometimes you have to respect it. Uwezo s'il te plaît, gerageza, ntabwo uyiyo. No, ntabwo nari nakigira. Ntabwo nkwemerera. Okay, I'm sorry niba nakigira. I'm sorry. Mute your mic ukabisa. I'm sorry niba nakigira. I'm sorry. Tuzafata umwanya tumutumire kuganira kuyobokamana muri rusange. Siko bimeze. Yaraje gushyiraho umucyo, ntabwo yajanga gusubiza ibyo bibazo. Nagara gusubiza. Niba mvuna dufata nukuri na babarira. Mute your mic ndagusabye. No kuvuga ngo ahantu uri kumutwara ntabwo nshaka yo. Yaje hano gushyira umucyo kuri iki kintu cyariho. Urimo kumva? Reka tuzabatumire, ntabwo bazadutenguha. Tuvuge kwiyobokamana n'ibitagenda muri ryo muri rusange. Imyigishiriza tuzafata umwanya tubatumire, ntabwo bazadutenguha. Ariko reka kuvanga ibintu. Hari icyo ashaka gushyiraho umucyo, yabikoze. Ahantu uri kudutwara ntabwo biri gukunda, ntabwo nkwemerera. Sawa urakoze. Urakoze cyane kandi ugeze kunyuma. So reka tukiraho ngaho rero,
Dr. hano noneho hano bakomeje kunyandika ariko ntabwo nshaka kugira ngo mpeze inguni bigaragare ko ntashatse kumara abantu ibibazo kandi waje kutumara amatsiko watubwiye ngo nimumbaze ikibazo cyose mufite ikibazo. So hano hantu tugiye kwitegereza hano bakomeje kukinyandikira kuva kare watubwiye ko iri torero rushumbye ntabwo ari wowe nyiri kuri rifite warimitwe cyangwa ubuyobozi bwawe buri muri ntuza buri muri Kenya, ariko nsomye kuri bio yawe ya Twitter hano ndabona handitse ko you are the founder ya TV7 family ndetse na Redemptor Gospel Church mu Rwanda. Wadufasha ukadusobanurira kuri iyi bio ko ndiba bitandukanye? Yego, founder ni ugutangira Redeemed, niyo mpamvu hamashoninze mu Rwanda. Ni kimwe nuko navuga ngo ndi founder wa Redeemed muri Canada. Ni kimwe nuko navuga ngo ndi founder wa Redeemed ni gihe watangiye. Kimwe nuko noneho hari founding father wa all Redeemed noneho Gospel Church ariwe Archbishop noneho wa entire. Ariko buri gihugu niyo mpamvu igihugu kispecific natangiye Redeemed mu Burundi, natangiye Redeemed muri Congo, natangiye Redeemed aha. So ndi founder wa Redeemed mu Rwanda, niyo mpamvu handitse mu Rwanda. Keretse iyo u Rwanda itaba iriho, ariko ni mu Rwanda na headquarter barabizi ibyo ngibyo. Donc nukuvuga ngo niye watangiye Redeemed ndo wakomeje Redeemed founding Redeemed kongera kuyifoundinga just kongera gufonda ikongera ikabaho. Ndizera ko icyo ngicyo ndi founder wa TV7, nta wundi muntu wayifoundinze, ni jewe founder wa TV7. Ni ibyo ngibyo, sinzi niba urwo rujijo ruvuyeho. Alright, aho ngaho ntekereza ko byumvikanye. Abe si cyo ushaka kubaza cyari ikindi ushaka kongeraho? No, ni cyo nabonye. Hanyuma ikindi hari denomination, hakabaho na church organization nk'Abadventiste, Catholique, Baluterani n'abandi. Redeemed Gospel Church itandukanira he n'izi Revival Church? Ese mugira inyigisho yihariye cyangwa nizi tubona denomination nk'izindi zose za Zion Temple n'izindi? Ese autonomy yanyu nka branch y'u Rwanda ibihurira hehe n'ubuyobozi bwa Nairobi? Murakoze. Nizere kwitwa n'umuyoboke yakigusubiza ugahita uba n'umuyoboke. Ndamuforobiga gusa kuri mukanya ndi umuforobiga. Nashimishijwe nuko amafaranga bayahaye umukene. Okay, reka tugomba gusubiza. Buri branch yose ifunguye iba ifite autonomy yayo, ariko ikaba ifite dufite Apostolic Council, dufite na Governing Council ya Redeemed Gospel Church mu buryo buri international. Apostolic Council ni buryo iri international, Governing Council ni buryo iri headquarter ya Nairobi. Noneho kubigendanye naho bitandukaniye, twebwe ni muri mission dufite ni to reach to unreachable with the gospel. Bivuga ngo kugera kuri buri muntu wese, niyo mpamvu yitwa redeemed my people with the gospel and bring them to church. Nuvuga ngo redeeming people, nuvuga ngo gucungura abantu, donc cyangwa se kuhindura abantu kuba abacunguwe na Kristo, bacungujwe n'ubutumwa bwiza ariyo gospel, hanyuma bagahita baza muri church bakaba abigishwa cyangwa se disciples ba Kristo. Ni icyo ngicyo. Noneho ukaba wabageraho ahantu to reach to unreach, abandi ushobora kubageraho hirya hino kugeza hehe na hehe aho wagera hose ujyanye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nuko nguko vision ya Redeemed imeze, the mission ya Redeemed imeze, ari vision reversed. Yeah. Alright. So reka nongere nshimira abantu twabanye mu gukuraho uru rujijo. Dushimire Bishop wafashe umwanya akagira ngo ashyireho umucyo, turamushimiye. So sinzi niba hari ubutumwa watanga, kuko hano abantu bagiye kubifata babitware. Sinzi niba hari ubutumwa watanga yaba kuri Scovia
nyir'ubwite kuko araza kubyumva ndabizi neza, ndetse no ku bandi bantu bakomeje kubifata muri ishusho, hari ubutumwa wabaha icya mbere n'impanuro nk'umubyeyi? umuntu wese ye gufata ikintu uko acyumva, nibwo butumwa bwa mbere. Buri wese ye gufata ikintu uko acyumva, cyangwa se akigoreke, cyangwa se akyagrandise, cyangwa se akibyibushye mu buryo yewe ntabivuzemo, cyangwa se ananyongerere nka biriya usanga buri muntu wese hano hanze buri wese agenda akavuga ibintu bitari byo. Cya mbere nta rwango mfitiye Mutesi. Icya kabiri ni nasubizaga ibibazo by'uwo yatumye. Uwo muntu yatumye niwe nasubizaga ibibazo yamuhaga kugira ngo aze mbane cyangwa se musubize asubireyo aze kubimubwira. Ndabishyiramo clarification ihari nimwe yuko abantu batakomeza gushira ikintu uko kitari. Nabivuze ku buryo bw'umukristo, mbivuga ku buryo niba atari umukristo Imana yamugirira neza, kuko ijambo rirabivuga neza mu butumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 3:16. Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo ngo umwirizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bivuga ngo rero ntabwo mwifuriza nta kintu kibi, nihanganiye byinshi byatambutse gusumbya ibi by'ejo bundi yantumyeho kugira ngo musubize. Niyo adatuma uriya muntu nta kibazo, sinari no kumusubiza. Yatumye umuntu kuza kundeba kuri office azanye n'ubutumwa yanyumvishije. Iyo atamutuma ntabwo nukuri ntabwo nari kuvuga, nta n'ikintu na kimwe cyari kuba, ariko nuko yatumye umuntu, wa muntu araza agera paka kuri office turavugana nawe, aravuga ngo dore ubutumwa natumwe n'ubu ngubu. Ni icyo ngicyo rero. Iyo atanantumaho bikaguma uko nguko byari biri, nta n'umuntu wari kumva irimva mu kanwa cyangwa se kumva icyo nabivugaho. Nta kibi na kimwe nifuriza Mutesi. Umutima we uko yabyumvise cyangwa se uko yumva ko yasanga, icya mbere niba yumva ko muruta no mu myaka yansanga, kuko twese turabizi ibyo ngibyo. Hari abantu babaho bakosa, nanjye nakosa nkasaba uwo nakosheje imbabazi, sinjya nihagararaho mu mwanafasha abandi bari muri urwo rujijo kuvanaho gushaka views bashyiraho amatitre atandukanye y'ibindi bintu utamenya kandi ntawe wabibatumye. Rero ndizera neza ko mwebwe twari kumwe, namwe mwambajije nkuko mwabyifuzaga no kubimenya. Ndizera ko namwe ubutumwa nabaha please muzabugeze ku bandi bashobora kuba barabaye corrupted cyangwa se barayobeshejwe na kariya ka video k'umunota n'amasegonda kavuga ngo jugunya ubukene, kandi sivyo, ahubwo twafashaga umukene kandi uyu munsi akaba ameze neza. Ikindi nabemerera no kuzashaka uriya wafashijwe akazagenda hariya wenyine akavuga icyo yafashijwe, hanyuma agashima Imana we n'umuryango we kubyo twabashije kumufashaho. Nicyo narangizaho mbashimira Godfather n'abandi. Imana ibaho umugisha. Urakoze cyane, reka ngushimire cyane no kwitabira hanyuma ukadushyiriraho umucyo ku byavuzwe n'ibyari bimaze iminsi. Ndagushimiye cyane, wakoze cyane. Ntekereza ko umucyo ugaragaye, kandi nasaba n'abandi bantu, izo comments zizahoraho, abantu nk'aba ngaba bazahora, ariko reka mabwize ukuri ko yakoze cyane. Hanyuma reka manze mbwira abantu ngo yarahara ataragenda, ntabwo ibyo bintu byanyu negativity zanyu, niba yaranyishyuye yamaze anyishyura iki, ntabwo yewe sinigeze nanavugana nawe, ntabwo anyishyura iki, ntimushobotse na gato, ariko nkamwe muho mwahozeho. So ntabwo yigeze anyishyura, yabisobanuye neza. Umukristo umwe mu bantu baziranye nawe niwe wamuhaye link ya space, araza arumva, arangije kuyumva yumva yashyiraho umucyo arabikora. Ntabwo nigeze mvugana nawe, ntabwo yanyishyuye.
urumva. So ngayo nguko ndagushimiye mukozi w'Imana, wakoze cyane, Imana igumugisha kandi ntekereza ko n'abantu barabyumvishe. Murakoze. Reka ngushimire cyane. Ndabashimiye nanjye cyane, murakoze, Imana ibahe umugisha. Ijoro ryiza. Okay, bye. Ngayo nguko. So ntekereza ko mwafollowinze umukozi w'Imana, mwamaze kumufollowinga. Ikindi babwire ngo kama kawaida ntabwo uyu muntu nari muzi, nuko byari maze iminsi ndavuga reka tubivugeho kandi murabizi. Ngayo nguko. Hari ikindi tutavuze se? Ntabishyizeho umucyo. Godfather nababwiye ko biba byiza iyo ibintu nk'ingi bibaye, ariko awuvugwa bikaba byiza abishyizeho umucyo. Yabikoze uyu munsi. Umukozi w'Imana abamwemera n'uburenganzira bwanyu, abatamwemera icyangombwa nuko bidakwiye. Ntekereza ko mwumvishe ko ni ibintu byakozwe kuva kiri muri Canada. Yewe yatangiye kwandikira mu nani Scovia amubwira ko ibyo gukora atari byo kuva kiri muri Canada. Mwumvishe ko twebwe maybe biturutse ku nshuro ya 4, ariko wumvishe urugendo byafashe ko Scovia yamwibasiye kuva kera. Iyi yari inshuro ya 4 yagerageje kumutumaho abantu aranga, yagerageje kumwandikira ku giti cye undi agaceceka. Mu yandi magambo, ubu turi kuvugana nta Scovia wagendaga avuga ko abantu bibasira abandi, uyu we ntabwo yamwibasiye, yaramwibasiye birenze n'ibindi. Uwezo ntabwo icyo bivuga. Uwezo ko ari umukandanzugi wa Scovia, ko ari uko twamunaniye. Uwezo we afite ukuntu yishyizemo iyobokamana, urumva. Uwezo yabaye umupagani ufite ibyemezo bimwemerera. Uyu munsi we nuza uvuga Imana, uvuga kuri umukozi w'Imana, Uwezo we afite uko yivuganira n'Imana ye, ntumubwire ibyo abakozi b'Imana. Ariko buriya ni imyemerere ye. So rero buriya jewe mu by'ukuri iyo mpagaze ku kuri ntanagupfira, ariko nanone iyo mbonye ibikosora bimwe niyumvishaga ndemera cyane. Mu by'ukuri wabonye ukuntu natangiye, ariko nagiye muri YouTube mbanguye kuri kariya amafaranga bari kuyaha umukene. Uwezo karaka video wakabonye? Subiza. Uwezo aba yabibonye. Ntagarugeza godi we wivuga Uweza nguni bro. Uwezo wakabonye? Ngewe reka nze nkubwire Uwezo, urukumva? How many times nzahangaha aba bakozi b'Imana cyangwa abangaba bayibitirira nkabacurikiraho ikibuga? How many times simbikora? Ariko ugiye kwitegereza, ngewe reka nze babwire, erega buri muntu ntabwo avuga nk'uri gushya nta nk'uri gupfa. Bro, nari maze kumenya amakuru, nakoze space namaze kumenya amakuru yuko nani Scovia yazonze uyu mukozi w'Imana ça fait longtemps. Yanamwegereye akanga ni ikiganiro cy'ubugira 4